hari igihe Imana yihisha kandi ikihisha itatwanze. Haleluya. Imana iba ihari uko waba wumva umeze kose. Biroroha kuramya Imana ibintu byose bigenda neza, siko bimeze? Iyo mu buzima ari amahoro, iyo ufite ibyo kurya, ufite inshuti, ushyigikiwe, uzengurutswe n'umuryango, iyo ubuzima ari bwiza, y'amahirwe yadusekeye muri byose, biroroha kuramya Imana cyane pe. Ariko ibintu ntibihora ari byiza mu buzima, waramya Imana ute rero iyo ugeze muri icyo gihe cy'ibibazo? Wakora iki iyo Imana isa yaguteye umugongo ikajya kure nk'uku kwezi? Ikigero gihanitse cyo kuramya Imana ni igihe ushobora kuyihimbaza nubwo uri mu kababaro, ukayishima uri mu bigeragezo, ukayizera uri mu bishuko, ukayiyegurira uri mu burwayi, kandi ugakomeza ukayikunda niyo isa n'iri kure cyane. Yo Mana we, twihishurire. Ubucuti bw'abantu kenshi bugeragezwa no gutandukana no kutavugana, mukaba mutandukanijwe nuko mutegeranye cyangwa mudashobora kuvugana. Ubucuti bwawe n'Imana ntabwo iteka uzumva mwegeranye. Haleluya. Hari igihe izakuba kure kandi ntaho yagiye, hari igihe izakwihisha kandi nyamara ihari. Kugira ngo ubucuti bwawe n'Imana bukomere, Imana izabugerageresha ibihe byo gusa n'ikurikuri, ibihe wumva isa naho yagutaye cyangwa yakwibagiwe. Ibihe bibi werura Imana uyibwira uko wumva umeze, usuka umutima wawe imbere y'Imana, utura umutwaro wose wumva ufite ku mutima. Yobu niko yabigenje mu gitabo cye igice cya 7 umurongo wa mbere, yaravuze ngo sinshobora kwiyumanganya, mfite umujinya kandi umutima wanjye urashaririwe, ngomba kuvuga sinabasha guceceka. Nuvuga ngo byabaye byinshi ntagabasha kubiceceka. Igihe Imana yasaga n'iri kure cyane, nibwo yatereye hejuru ijwi rye aravuga muri Yobu 29 umurongo wa 4, ngo aravuga ngo icyangarura nk'uko nari imeze mu bukwerere bwanjye, ubwo ubucuti bw'Imana bwambikaga imigisha urugo rwanjye. Nuvuga ngo none narabibuze. Yesu ashimwe. Yabwije Imana ibiri mu mutima we. Ese aho waruzi ko kwaturira Imana kwiheba kwawe bishobora kuba ikimenyetso cyo kuyizera? Nuvuga ngo byibuza wizeye kwihari uri murayibwira ibikwihebesheje kuruta guceceka no kubivamo no kubyihorera. Haleluya. Nuvuga ngo kuba ashobora kubwira Imana ibinyihebesheje n'ibinteye umubabaro n'agahinda, byibuza nabyo ni ikimenyetso cy'uko ndimo kuyizera kuko nahisemo kuyibibwira. Yesu ashimwe, kuruta kuyihunga no kubyihorera. Imana yatugirire ubuntu. Dawidi yizeye Imana ariko ageze mu gihe cyo kwiheba aravuga ati, yabivuze muri Zaburi 116 umurongo wa 10, ngo nari nizeye ubwo navugaga nti birandangiranye. Arizeye kandi aravuze ngo biramurangiranye. Byibuza yizeye iki? Uwabwira ari we Mana. Haleluya. Ariko ntiyayihisha arivuye ngo birandangiranye. Muri Bibiliya yera havuze ngo nari nizeye ubwo navugaga nti narababajwe cyane. Nuvuga ngo yabwije Imana ukuri. Yavuze Imana warandetse narababajwe cyane. Tuyibwire uko twiyumva. Haleluya. Niba ushaka kuba inshuti y'Imana ugomba kuyibwiza ukuri, ukayaturira iby'ukuri biri mu mutima wawe, bitari bya bindi wibwira ko byemewe gutekereza cyangwa kuvugwa. Kubera kumenyera imisengere runaka hari ubwo tugira ngo ibi ngibi nibyo byemewe, ibi nibyo bavuga. Oya, Imana tuyibwiza ukuri ko mu mutima wacu. Birashoboka ko waba ukeneye kuyaturira umujinya cyangwa ubusharire wabitse igihe kirekire, kubera ko hari ibintu wari uyitegerejeho mu buzima ariko ntibikore. Haleluya. Ukaba warayirakariye, uyibwiza ukuri. Iyo tutari twakura ngo tugere ku kigero gikwiriye cyo gusobanukirwa kw'Imana ikoresha ibintu byose ngo ituzanire ibyiza. Mbibutse ko iri ngiri ari isomo rikomeye. Iyo twagize amahirwe rikazicara mu mitima yacu, tuba duteye urutambwe runini mu bwami. Iyo tutari twakura ngo tugere ku kigero gikwiriye cyo gusobanukirwa kw'Imana ikoresha ibintu byose ngo ituzanire ibyiza, kenshi tubika inzika ku Mana kubera uko dusa, aho tuvuka, amasengesho twasenze ntisubize, ibyadukomerekeje n'ibindi byinshi twari guhindura iyo tuba turi Imana. Ndetse umuntu ashobora kwicara akavuga ati iyo nza kuba Imana nari kubigenza gutya. Kenshi abantu batonganya Imana kubw'ibibi bakorewe n'abandi. Haleluya. Uyu mukozi w'Imana bavuze ngaho yaravuze ngo nibyo yise ngo gutandukana n'Imana mwibanga. Hari igihe abantu baba bakiri mu murimo w'Imana, bakiri no mu nzu yayo, ariko barahukanye nayo mwibanga. Kwa kundi abanyarwanda bajya bahukana. Ariko abo basigaye bashyira ku mugaragaro. Yesu ashimwe. Ukaba uri muririmbira Imana ariko mu mutima uyibwira uti Imana urabizi ko ntabyo turimo tugendanamo. Imana igukize. Haleluya. Kandi Imana ikugeze kuri uru rwego rwo kumenya ko nta kintu na kimwe kikubaho Imana itagenga. Haleluya. Ngo Imana ikoresha ibintu byose ngo ituzanire ibyiza. Iri somo rirakomeye,
nta n'umuntu wavuga ngo yararifashe rwose ibibi bikugeraho, ibibi bingeraho buri munsi mbyibazaho. Kandi iki ngiki ntabwo aricyo kibanguka cyo kuvuga ngo Imana yabikoreshe kugira ngo izanzanire ibyiza, sicyo kibanguka. Ikibanguka no kuvuga ngo Mana wampemukiye, ikibanguka no kuvuga ngo Mana wari uri hehe bijya kongera. Dutumbire kamere y'Imana no kudahinduka kwayo. No kuvuga ngo ndi mu ngorane, ubuzima bwanjye buri mu mwijima, ariko reka nkura amaso ku mwijima uhagaze imbere yanjye, nibuke ko Imana idahinduka, nibuke kamere yayo. Haleluya. Sibyo birimo gukoreka mu buzima bwanjye, ariko iyi Mana ntihinduka kandi kamere yayo niyo kwizerwa. Haleluya. Uko ibintu byaba bimeze kose, nuko waba wumva umeze kose, wihambire kuri kamere idahinduka y'Imana. Ukomeze wiyibutse ibyuzi bidahinduka ku Mana. Ni nziza, irankunda, iri kumwe nanjye, izi ibyo ndimo gucamo, inyitayeho kandi ifite umugambi mwiza ku buzima bwanjye. Haleluya. Nubwo ndimo guca muri ibi, ariko Imana irankunda, Imana inyitayeho, Imana ntabwo yandetse. Haleluya. Ubwo ibyayo byacikaga kandi Imana igasa n'icecetse, Yobu yakomeje kubona impamvu zo gushima Imana. Muragenda mubona amagambo bamuvugaho hano hepfo, ariko nko mu gice cya 42 yaravuze ngo Imana nzi ko ishobora byose, ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Kandi mwibuke ko Yobu yabivuze atarabona guhemburwa n'Imana. Haleluya. Ni mu makuba, ni mu marira, ariko yavuze ngo ibyo ari byose nzi ko Imana ishobora byose. Njye wewe ndibyanjye ntibizakoreka, ariko nzi ko ishobora byose. Haleluya. Aza kongera guhamya, aravuga ngo nzi yuko izankiza. Yo turebye nanone muri Yobu 19:25 ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi kwa maherezo azahagarara mu isi. Nuvuga ngo ari mu makuba n'ibyago n'amarira menshi, ariko hari ikintu arimo amenyesha umutima we, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko umunsi umwe azahagarara mu isi. Icyo ni ikintu cyarema umuntu umutima agakomeza kugenda nubwo ubuzima bwe burimo guca mu gihe cy'umwijima. Haleluya. No kwizera kwa kudahinduka kw'Imana. Imana ibihari uko nakumva ameze kose. Haleluya. Niyumva neza biroroshye nako kuyumva, cyagiye cyo niyumva nabi ntaho Imana yanjye yagiye, irahari uko nakumva ameze kose. Umurongo wo gufata mu mutwe uri mu Baheburayo 13:5b, na agace ka B. Haravuga ngo sinzagusiga na hato, sinzaguhana na hato. Haleluya. Kuko Imana yavuze iti sinzagusiga na hato, sinzaguhana na hato. Byandikwe mu ndiba y'umutima wawe, mu bihe byose uzatambukamo by'ubuzima, uzibuke ko Imana itazigera igusiga, itazigera iguhana. Haleluya. Yasezeranye ntibeshya, ntabwo imeze nk'abana b'abantu bagira uko babyuka bakagira n'iminsi bivuguruza. Ikibazo cyo gutekerezaho, nakomeza nte gutumbira kubana n'Imana cyane cyane iyo isa n'indi kuri? Wabigenza ute kugira ngo ukomeze kuyitumbira igihe wumva isa nkaho ikuri kuri? Haleluya. Icyambere cyatubwiye ngo uzerurire Imana, uyibwira uko wumva. Cyagiye wumva ikuri kuri, uzajya uyibwira uko wumva. Uyibwira uti ndagushaka ariko sinkubona, ndakabakaba ahantu hose nakubuze. Ukayibwiza ukuri. Tugiye gusenga muri Believers, ariko maze iminsi njyewe kandi sinkumve, ariko n'ubu ngiyeyo. Sindi burekera kujyayo, ariko n'ukuri simperuka kukumva. Sindi bureka gusoma ijambo, ariko rimaze iminsi ryarambereye ijambo gusa, nka histoire gusa, ntakura amakandemesha umutima. Iyo rero twakubititse mu buzima bwacu n'ijambo risanzwe rituremesha umutima, turisoma nk'ijambo risanzwe. Wari wumva ijambo ryajyaga rigufasha mu bihe, ariko ugahagara mu bindi bihe ritagufasha. Haleluya. Kandi uzakomeze gutumbira kamere y'Imana no kudahinduka kwayo. Mu marira menshi ntuzibagirwe kwizera kw'Imana izasohoza amasezerano yayo ku buzima bwawe. Ntiyigeze ibeshya bakubanjirije, si wowe izigiraho kubeshya. Haleluya. Kandi uzahore wibuka ibyo Imana yagukoreye mu bihe byashize, bigutere kwiringira ko n'ibindi bibishimangira ubucuti bwawe n'Imana. Haleluya. Nakunze iyi titre, gushimangira ubucuti bwawe n'Imana. Murabizi ubucuti burashimangirwa. Dushobora gutangira urugendo rwo gukundana, rwo kuba inshuti, ariko hari ibikorwa dukora hagati mu rugendo, kudahemukirana, kugirirana neza, guhura tukaganira, guhana impano. Twa tuntu twose dukora kugira ngo ubucuti bushimangirwe. Siko bimeze? Iyo bitabaye ubucuti burakonja. Tekereza fiancé wamaze ukwezi ataguhamagara, akamara amezi 2 ataguhamagara, ntiwagira ikibazo? Nuvuga ngo n'ubucuti buhari ariko butagize gute, butashimangiwe. Rero nibyo tugiye kuganiraho. Imigani 3:32 muri version bakoresheje haravuga ngo ubucuti bwayo yabubikiye abakiranutsi. Haleluya. Ubucuti yabubikiye abakiranutsi. Nuvuga ngo ubucuti n'Imana ntago bwandaraye, ibuha abantu babukwiriye kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya. Ndahamya neza ko umuntu wese nawe wubashye ubuzima bwe kandi ubukunda, ubucuti bwe atapfa kuba umuntu abonye.
sibyo bakobwa beza? Umuhungu wese udafite gahunda utambuka mwapfa kumwemerera ubucuti. Siko bikwiriye kumera. N'abahungu bibashye nuko, bakobwa bose bandaraye ntiyapfa kubaha ubucuti. Ni ukuvuga ngo n'abantu bari serious mu by'ubu buzima ntago bapfa kwemera abantu bose nk'inshuti. Dushobora kugendana ariko tutari inshuti, dushobora kubana mu bintu runaka ariko tutari inshuti. Ni ukuvuga ngo umuntu uri serious mu nshuti ararobanura. Data nawe nuko nguko, ngo ubucuti bwayo yabubikiye abakiranuka. Haleluya. Bibiliya yera yavuze ngo ariko ibanga rye rimenywa n'abakiranutsi. Ni ukuvuga ngo agira amabanga abikira abo bafite ibyo baziranyeho cyangwa se abakiranutsi. Yakobo 8 haravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Uyu murongo sanzwe ngusoma ariko nanone nongeye kumva ukundi. Mwegere Imana nayo izabegera. Nuvuga ngo tuba turi mu rugendo rwo kwegerana. Uko ntera intambwe negera Imana nayo yigira hino ikemera nkayibona. Haleluya. Mwegere, twebwe twegera Imana nayo izagera gute? Izatwegera. Burya utera intambwe urimo wegera Imana. Ubu turahangaha birimo biratwegereza Imana, nayo ni kwitera intambwe itwegera. Yego n'imvugo y'abantu kuko Imana iri hose, ibera hose icyarimwe, ariko uko nyegera niko nayo yemera nkayibona. Yesu ashimwe. Haleluya. Urugero rw'ubucuti bwawe n'Imana ni wowe uruhitamo. Ni ukuvuga ngo kuba bwaba bugufi bukagarukira hafi ni wowe ubuhitamo. Ni nako bimeze mu mibanire y'abantu. Hari ibintu umuntu akora kugira ngo agumane n'inshuti ye ya bugufi, iyo atabikoze ubucuti busa nk'ubuzimye. Rero urugero cyangwa igipimo cy'ubucuti bwawe n'Imana ni wowe uzagihitamo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo bizikora, bisaba kubyitaho, bisaba igihe, bisaba kubishyiramo umwete. Niba ushaka ubucuti bushinze imizi n'Imana, ugomba kwiga kuyibwira udahisha ibikuri ku mutima, ukayizera iyo igusabye kugira icyo ukora, ukiga kwita ku byo ikunda, ukifuza ubucuti bwayo kuruta ikindi cyose. Haleluya. Muribuka ku munsi w'ejo wa 11 hari ibintu twavuze, uburyo bwo guhinduka inkoramutima y'Imana. Twavuze ibintu bibiri. Haleluya, murabyibuka? Guhora uganira nayo, kwimenyereza guhora uyitekerezaho. Twabivuze ku munsi w'ejo, batubwira ko ibindi bine, ejo naribeshya mvuga 5 ariko ubundi ni 6. Nuvuga ngo ibindi 4 turabisanga muri uyu munsi turimo wa 12, ariko mu munsi wa 11 batubwiye kuri ibi bintu byatuma duhinduka inkora z'umutima y'Imana: guhora tuganira nayo, tudategereje kuza mu materaniro, tudategereje ku cyumweru, kuyigira inshuti nkaho muri kumwe, uyibwira utuntu twose twa buri munsi tukugize. Haleluya. Kwimenyereza guhora uyitekerezaho. Twasanze bishoboka ko umuntu yakwimenyereza gutekereza ku Mana. Niba umuntu ashobora gutekereza ku kibazo akagitekereza ijoro ryose ntasinzire, haleluya, abo bigeze kubaho bugakitekereza ku kintu kimwe kandi nabwo bugacya nta gisubizo ubonye. Birashoboka rero ko umuntu yatekereza ku Mana. Gutekereza ku Mana si ikindi, ni ugutekereza ku ijambo ryayo. Amaganya y'ubuzima nagufata uzajya usimbuza ya maganya cyangwa cya kibazo ufite, ugisimbuza icyo Imana ivuga kuri icyo kibazo. Haleluya. Kuko Bibiliya ifite ijambo kuri buri kibazo cy'ubuzima. Yesu ashimwe. Haleluya. Icya gatatu rero, nyuma yo kwimenyereza guhora tuyitekerezaho, ngomba guhitamo kutagira icyo mpisha Imana. Ntabwo mushobora kumva uburyo iyi ngingo indyohera. Haleluya. Guhitamo kutagira icyo mpisha Imana. Ibi ngibi bita bidusohora mu isengesho ry'abanyedini, bikatwinjiza mu busabane bwa papa n'umwana. Haleluya. Ukabwira Imana uko wiyumva, ukabwira Imana, nzi kuri mu ijuru. Nibutse isengesho risekeje bajya babeshyera abantu runaka, bakavuga ngo Mana, uranyima ibiryo ngo uzabirye, uranyima umugore ngo uzamushake, uranyima ipantaro ngo uzayambare. Ni byiza kubwira Imana nka papa n'umwana. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana, tukayibwira ntacyo tuyikinze, tutavuga bya bintu by'ibivokabirere bikomeye ngo giti cy'inganzamarumbu ngo biki na biki, ukayibwira ukuri. Yesu ashimwe. Nibikurimo, niba byagushobeye ukabwira Mana, nzi ko ushobora byose, nzi ko uri umunyembaraga, nzi ko wusuye isi n'ijuru, ariko njyewe byananiye, ntago birimo kujya imbere, nta kintu ndimo kubona. Haleluya. Byaba byakunze kandi nayo ukabibwira. Amena. Haleluya. Kutagira icyo duhisha Imana ndetse no kutayihisha n'amakosa yacu. Haleluya.
uretse ko guhisha amakosa ni ubupfapfa. Itureba ngo nk'abambaye ubusa. Kuba wayihisha amakosa rero n'ubundi isanzwe ikureba. Ibyiza ni ukwibwiza ukuri nk'uko Dawidi yajyaga abigenza. Haleluya. Impamvu ari na byiza ko tuyibwiza ukuri, Imana ngo ntidutekereza nk'intungane. Ikigusaba ni ukuba umunyakuri. Mu nshuti z'Imana zose dusanga muri Bibiliya nta muntu wari intungane. Iyi Imana ibisaba abantu kubanza kuba intungane ngo babone kuba inshuti zayo, ntabwo twazigera tuba inshuti z'Imana, kuko ntituzigera dutungana ngo Imana ikurebe bivuge ngo 100% araboneye. Reka da. Haleluya. Nzahora ngerageza kugana mu kigero cy'igihagararo cya Kristo, ariko ndahamya neza ko nzari ndava muri uyu mubiri ntaragerayo. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana tukayibwiza ukuri. Haleluya. Nibyo tutashoboye tukayibibwira. Mu bintu byatumaga Kristo adakundana n'abafarisayo n'uburyarya. Uburyarya ni bukwinjira mu mutima, uzajya umenya ko wageze mu bihe by'akaga. Uzajya ubwiza Imana ukuri, kutari ukuri kwa kinyarwanda, ukuri ko mu mutima kwa Gikristo. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 11:19 hatwereka uburyo Yesu yari inshuti y'abanyabyaha. Haravuga ngo umwana w'umuntu aje arya anywa, bagira bati dore ikirura cy'umunywi w'inzoga, inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Ngo ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabwo. Kuko yaryaga anywa ameze nk'umuntu usanzwe, bahise bagira amazina bamwita. Baramubwira ngo ni ikirura, ni inshuti y'abanywi, dore ikirura cy'umunywi w'inzoga. Kuko yicaranaga n'abanywi b'inzoga, bahise nabo bamwita bo. Ariko Yesu nta kindi yashakaga, yari yarazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Haleluya. Kwera kwacu no gutagatifuzwa kwacu ntago bikwiriye gutuma tutagira inshuti z'abantu bameze baryo. Yesu ashimwe cyane. Igihe ufite imbaraga zo kudahindurwa nabo. Haleluya. Harujya mu kabari, akabari we bahindura bakakubwirizaho kugira ngo ubabwirize. Yesu ashimwe. Muri Bibiliya rero inshuti z'Imana zavugisha gukuri ko mu mutima, kenshi ndetse zikanyuzamo zikitotomba, zigakekeranya, zikarega, zikajya impaka n'umuremyi wazo. Igitangaje nuko Imana isa naho uko guhangana ntacyo kuyitwaye, ndetse igasa n'igushyigikiye. Nuvuga ngo Imana yahitamo umuntu yibwiza ukuri igihe bitagenda, aho kugira ngo umuntu ayidyarye. Haleluya. Nuvuga ngo isengesho riryarya riza ribwira Imana ngo Mana uri Imana, wagize neza ndagushima, kandi mu mutima umuntu atarimo gushima n'uburyarya imbere y'Imana, kandi Imana ntabwo ibikunda. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yemera reka ngosoreho gatoya. Ushobora kuba uyoboye amasengesho imbere y'abantu. Haleluya. Ibyo biratandukanye. Ushobora kuba nyoboye amasengesho imbere y'abantu ndimo ngira ngo musengere ikintu runaka, mbibutse ko Imana ikomeye, kandi kuba mfite ikibazo ntibivanyeho gukomera kw'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Nanone ntago mvuze ngo niba nyoboye amasengesho imbere y'abantu nze suke bya bindi bavuga mu bwiherero mbisuke imbere yanyu. Haleluya. Abayobora amasengesho. Yesu ashimwe. Gusa Imana aho ibera nziza, nshobora kuba ndimo gusengesha abandi bantu nanjye ndimo nyibwira mu mutima. Haleluya. Nkayibwiza ukuri, nkayibwira Mana ndimo ndabwira abantu bawe gukomera kwawe, ndababwira kugira ngo bibuke imbaraga zawe, ndimo ndababwira kwikomeza kuri wowe, ariko mu mutima hakayibwira ngo Mana ariko nubwo ndimo mbivuga urabizi ko abana banjye baburaye. Imana ni nziza, ifite amatwi yo kumva iryo ndimo mbabwira ngo mukomere, ifite n'amatwi yo kumva iri mu mutima. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana yacu iratangaje. Imana yemereye Abrahamu kuyibaza ibibazo ndetse no gusa n'ushaka kuyihinyuza ku kibazo cyo kurimbuka k'umujyi wa Sodoma. Muribuka cya kiganiro bagiranye, Mana nusanga 50, Mana nusanga 10, Mana nusanga abangaba. Imana imutega amatwi kandi irakomeza iramwumvira. Yumvira umuntu ubuntu ufite intege nkeya utazi n'ibyo arimo kuvuga, kuko Abrahamu ntabwo yarazi ibiri Sodoma neza. Yarazi mwene wabo ko ariyo, ntiyarazi niba yaracumuye ku Mana, ntiyarazi niba yarabivuyemo, hari amakuru atarafite. Ariko Imana yera, Imana ishobora byose, yemera kuganira n'umuntu ubuntu. Haleluya. Imana yateze amatwi ibirego bya Dawidi, wayibwiraga ko hari ubwo ica urwa kibera. Tekereza ko Dawidi yabwiraga ati Mana ujye urenganya ko hari ubwo imuhemukira cyangwa ikamutererana. Haleluya. Ntabwo Imana yishe Yeremiya ubwo yayibwiraga ko yamushutse akemera. Murahazi muri Yeremiya 27 havuga ngo waranshutse ndashukika. Ntabwo Imana yamuhoye ibyo ngibyo. Haleluya. Ibi ngibi ni ibintu byinshi ababa mu murimo w'Imana inshuro nyinshi tujya tubwira Imana, Mana waranshutse njya muri ibi bintu. Ariko Imana hibera nziza, ikongera mu imbaraga mugakomeza mu rugendo. Haleluya. Hari urugero rutangaje rw'ubucuti butagira imbereka tubona igihe Imana yagaragazaga
ko imaze kuzinukwa agasuzuguro k'ubwoko bwa Isiraheli. Yabwiye Mose ko izakomereza isezerano ryo kubaha igihugu cy'amasezerano, ariko ko itazongera kugendana nabo mu butayu. Muribuka ko Imana yamubwiye ngo ngumye muri mwebwe, muri ubwoko butajya gute, butagonda ijosi, nabamara nabarimbura. I Kanani ho nzabajyana, ariko ngendanye namwe nabamara, kuko nimushobotse. Haleluya. Bagirana ikiganiro gishimishije. Mose yaramubwiye ahantu hamwe ngo wibuka ko ubu bwoko ari ubwawe, kuko Imana yari imaze gusa naho ibwiye Mose nawe ko ubwo bwoko ari ubwa Mose. Bagirana ikiganiro, Mose nawe yongera kumwibutsa ati ariko nawe burya ni ubwawe, kwanza niwe wabumpekesheje. Haleluya. Mose nawe nk'inshuti y'Imana yayishubije nta buryarya ati dore ujya untegeka ngo ninjyane ubu bwoko, ariko ntumenyeshe aho udutumanye. Niba nkugireho umugisha koko nyereka imigambi yawe, wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Ni nkaho yamubwiye ati wibuke ko aba bantu ari abawe, niwe wanzanye muri ibi bintu byo kubayobora, ni umutwaro wawe. Niba wowe ubwawe utajyanye natwe uru rugendo, hita urusubika. Naho ubundi nazamenya nte kuri hamwe nanjye, njye n'ubwoko bwawe? Mbwira uzajyana natwe cyangwa ntituzajyana. Iyi tradition bakoresheje. Haleluya. Bwiza ukuri uzajyana natwe cyangwa ntabwo ugenda mu yandi magambo. Amena. Imana isubiza Mose iti bibe bityo nkuko bisabye, ibyo nabyo nzabikora kuko nkuzi neza kandi ukaba warangiriyeho umugisha. Muraza kubisanga mu gitabo cyo Kuva 33:12 kugeza 17. Ese Imana ishobora kwihanganira bene uko kuri kwambaye ubusa ari wowe uyibibwira? Yego rwose Imana yabyihanganira. Ubucuti nyakuri bwubakwa ku kudahisha. Mwibuke neza iyo inshuti zanyu zifite ikintu zabahishe, mwumva mutababaye. Iyo akubwiye ikintu kitari cyo kandi hari ikindi, no kuvuga ngo ubucuti butangira kugira mo utubazo. Rero inshuti z'ukuri zibwizanya ukuri. Haleluya. Zibivuga nk'uko bimeze. Birasa nkaho ari amagambo akakaye, ariko Imana still ikunda uko kuri. Haleluya. Bene aya magambo meza yemewe y'idinisa arayirambira. Murabyumva? Imana itega amatwi amagambo akakaye inshuti zayo. Amagambo benshi bamenyereye gukoresha, bene ya magambo meza yemewe y'idinisa arayirambira. Yesu ashimwe. Wari wakumva nk'umwana wakuriye nyine mu rugo rw'abarokore ari mutoya, ariko yajya gusenga agasenga igisengesho kiremereye kubera ko yacyumvanye abantu bakuru. Iyo ukibyumva uhita wumva harimo nk'ubushanutsi, kuko ayo magambo araruta uwo mwana. Mu yandi magambo yafashe mu mutwe ariko ntazi icyo avuga. Haleluya. Turi abana baganira na si. Yesu ashimwe. Buri jambo ngiye kuvuga ni ndivuga ari naryo nyine umutima wanjye urimo kumininga, niko bavuga. Ndivuga ku munwa ariko ari naryo umutima wanjye urimo kuvuga. Amena. Haleluya. Niba ushaka kuba inshuti y'Imana ugomba kuyibwiza ukuri, ukayaturira iby'ukuri biri mu mutima wawe, bitari bya bindi wibwira ko byemewe gutekereza cyangwa kuvugwa. Kubera kumenyera imisengere runaka, hari ubwo tugira ngo ibi ngibi nibyo byemewe, ibi nibyo bavuga. Oya, Imana tuyibwiza ukuri ko mu mutima wacu. Birashoboka ko waba ukeneye kuyaturira umujinya cyangwa ubusharire wabitse igihe kirekire, kubera ko hari ibintu wari uyitegerejeho mu buzima ariko ntibikore. Haleluya. Ukaba warayirakariye, uyibwiza ukuri. Iyo tutari twakura ngo tugere ku kigero gikwiriye cyo gusobanukirwa ko Imana ikoresha ibintu byose ngo ituzanire ibyiza. Mbibutse ko iri ngiri ari isomo rikomeye. Iyo twagize amahirwe rikazicara mu mitima yacu, tuba duteye urutambwe runini mu bwami. Iyo tutari twakura ngo tugere ku kigero gikwiriye cyo gusobanukirwa ko Imana ikoresha ibintu byose ngo ituzanire ibyiza, kenshi tubika inzika ku Mana kubera uko dusa, aho tuvuka, amasengesho twasenze ntisubize, ibyadukomerekeje n'ibindi byinshi. Twari guhindura iyo tuba turi Imana. Ndetse umuntu ashobora kwicara akavuga ati iyo nza kuba Imana nari kubigenza gutya. Kenshi abantu batonganya Imana kubw'ibibi bakorewe n'abandi. Haleluya. Uyu mukozi w'Imana bavuze ngaho yaravuze ngo nibyo yise ngo gutandukana n'Imana mu ibanga. Hari igihe abantu baba bakiri mu murimo w'Imana, bakiri no mu nzu yayo, ariko barahukanye nayo mu ibanga, kuko kundi abanyarwanda bajya bahukana ariko abo basigaye bashyira ku mugaragaro. Yesu ashimwe. Ukaba uri muririmbira Imana ariko mu mutima uyibwira uti Imana urabizi ko ntabyo turimo tugendanamo. Imana igukize. Haleluya. Kandi Imana ikugeze kuri uru rwego rwo kumenya ko nta kintu na kimwe kikubaho Imana itagenga. Haleluya. Ngo Imana ikoresha ibintu byose ngo ituzanire ibyiza. Iri somo rirakomeye,
nta n'umuntu wavuga ngo yararifashe rwose rwose. Ibibi bikugeraho, ibibi bingeraho buri munsi mbyibazaho. Kandi iki ngiki ntabwo aricyo kibanguka cyo kuvuga ngo Imana yabikoreshe kugira ngo izanzanire ibyiza, si cyo kibanguka. Ikibanguka no kuvuga ngo Mana wampemukiye, ikibanguka no kuvuga ngo Mana wari uri hehe bijya kongeraho. Haleluya. Ubusharire niyo nzitizi iruta izindi mu bucuti n'Imana. Kuki nashaka kuba inshuti y'Imana yemera ko ibintu nk'ibi bimbaho? Umuti w'ibyo ni ukumenya neza ko iby'Imana ikora byose ibikora igamije kukugirira neza. Wari ubizi inshuti y'Imana? Iby'Imana ikora byose ibikora igamije kukugirira neza. Sinzi niba mwari mwabona utubebe batangiye batagidukarabiriza ku buriri. Murabizi iyo kakiri gato ntago bagashyira mu mazi, bahera bagahanagura, igihe kikazagera kakajya mu mazi. Iyo kakijya mu mazi inshuro ya mbere kararira. Hari ububebe bumara iminsi burira kugira ngo ku mezi angahe bakazarenga iyo stade bakinjira mu yindi banga kuva noneho mu mazi. Murabizi ko bagera igihe bakanga noneho kuyavamo. Ya minsi rero babwoza burira, babumva mama wabo babwanga, barimo babugirira nabi, ariko arimo aramukuraho imyanda, arimo aramukuraho ico. Imana izakoresha imibabaro, twagiye tubivugaho kenshi, ntago biryoshye mu kanwa, ntibiryoshye kubivuga, nanjye ubibabwira ntago biniryoheye, ariko Imana izakoresha imibabaro kugira ngo ikozeho imyanda runaka na kamere runaka kugira ngo utazatakaza ubugingo. Haleluya. Haleluya. Hari kamere Imana yarekera mu buzima bwanjye ikazasanga ningera imbere nzatakaza ubugingo buhoraho. Imana ikiyaranje ikayikebaho, ikayikuba, ikayikuraho, kandi irimo kubikuraho bimvaho ndira. Haleluya. Ikoresha ibyo ishaka, ikoresha ibyago n'amakuba, ikoresha inzira zayo ni nyinshi. Uko ari nyinshi mu kutugirira neza, ni nako ari nyinshi mu kutwigisha. Haleluya. Haleluya. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ntarababazwa narayobaga, ngo ariko uyu munsi sigaye nitondera inzira zawe. Yesu ashimwe. Umuti w'ibyo rero ni ukumenya neza ko iby'Imana ikora byose ibikora igamije kukugirira neza, niyo byaba bibabaje kandi utabona impamvu yabyo. Hari ibintu mucamo mutabona impamvu zabyo, birahari, ukayishaka ntuyibone. Hari ibyo tuzamenye rino, hari n'ibyo tuzarinda tuvino tutaramenya impamvu zabyo. Niyo mpamvu gusohora ubwo busharire ukabwira Imana uko wumva umeze ku mutima ariyo ntambwe ya mbere yo gukira, nkuko benshi muri Bibiliya babigenje. Bwira Imana uko wumva umeze, ntacyo uyikinze. Haleluya. Iki nacyo kiranejeje. Ni ukuvuga ngo ushobora kubwira Imana ubusharire buri mu mutima wawe aho kububika. Muranyumva nshuti z'Imana? Aho kugira gute? Aho kububika ukayibibwira. Haleluya. Ukabibwira uko wiyumvamo. Uze gusoma Yobu 7:17 kugeza kuri 21 kugira ngo itwigishe kugira bene uwo mutima umeze nk'uw'umwana. Imana yaduhaye igitabo cya Zaburi. Igitabo cya Zaburi kirimo amarangamutima y'uburyo bwose. Hari n'ahantu usoma ukumva kwavuga uti nguwe yarakabije. Hari ahantu ngira ngo niba ari Dawudi yavuze ngo abahondagure ngo bagire gutabanzi be, ibintu wumva wowe utavuga. Rero Zaburi yuzuyemo amarangamutima y'uburyo bwose, ayo gushima, ayo kurira, ayo kubabara, ayo kuvuga ngo Mana kuki wantaye, bya bindi byose. Imana yemeye ko iki gitabo kijyamo kugira ngo tumenye ko Imana ishobora kumva amarangamutima yacu yose. Haleluya. Dawidi cyangwa abandi bajyaga batura amarangamutima yabo. Ujye usobanukirwa ko ariko Imana ishaka ko nawe uyisenga ntacyo uyikinze mu byo ufite ku mutima. Haleluya. Ushobora gusenga nka Dawidi uko yasenze muri Zaburi 42 umurongo wa 2 kugeza kuri 3 ngo ndasuka amaganya yanjye imbere ye, umubabaro wanjye ndawumuvugira imbere, uko umutima wanjye ugwiriye isari muri nge. Nuvuga ngo ntago muhishe, niba hari amaganya n'umubabaro nibyo musukiye imbere, ntago musukiye amashimwe kuko narimo kuyumva uyu mwanya. Haleluya. Ni byiza kumenya ko inshuti magara z'Imana zose, yaba Mose, Dawidi, Abrahamu, Yobu n'abandi bose bagize ibihe byo gushidikanya, ariko aho gutwikira agahinda kabo basenga amasengesho y'amagambo amenyerewe, bagashyize ahubwo ahagaragara nta buryarya, baturira Imana gushidikanya kwabo. Rimwe na rimwe niyo ntambwe iganisha ku rugero rusumbyeho mu bucuti bwawe n'Imana. Haleluya. Imana si umuntu. Iyo tugiye kubwira abantu turinda gukora protokole, cyane cyane yari abantu twubashye, yari abantu bakomeye, turinda gukora protokole yuko duri bukurikiranya amagambo. Sibyo nshuti z'Imana? Hari n'igihe tubyandika ukajya uvuga uti ndahera kuri iki nkurikize ko kuri iki ataza kumfata nabi no kumbona nabi, ariko Imana soko nguko. Haleluya. Tuyibibwira nkuko biri, nkuko bimeze mu mitima yacu. Ntarwo ntenyereye kubitondeka ku murongo wumve ngo ndahera kuri iki niki. Karya kavuyo kawe izi gutoramo ibikwiriye. Haleluya.
Imana yacu ni nziza. Icya kane kidushoboza gushimangira cyangwa se guhinduka inkoramutima z'Imana nuko ngomba guhitamo kumvira Imana mu kwizera. Impamvu bongeraho mu kwizera nuko hari igihe kumvira Imana kuba gusa nk'udashoboka muri ako kanya, nabirebesha amaso simbibone. Rero tugomba guhitamo kumvira Imana mu kwizera. Haleluya. Simbibona ariko nizeye Imana igenga ibi, nizeye Imana ishobora byose, nizeye Imana iri mu ijambo ryayo, nizeye Imana itajibeshye. Muranyumva nshuti z'Imana? Igihe cyose wizeye ubwenge bw'Imana ugakora ibyo igutegeka, kabone niyo waba udasobanukiwe, ubucuti bwawe n'Imana burushaho gushora imizi. Akenshi ntabwo dutekereza ko kumvira ari kimwe mu biranga ubucuti, kuko ubusanzwe kumvira tubitekereza kuri bosi n'umukoresha, ku mugaragu na shebuja, mu bintu nk'ibyo ngibyo, ariko mu bucuti nabo habamo kumvira. Abantu bakundana neza hari ibintu bajya bareka kubwo kugira ngo bumvire inshuti zabo. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Mwibuke rya jambo dukunda gusubiramo riba muri Yohana 15:14 ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ni ukuvuga ngo kumvira Imana mu kwizera bigaragariza cyangwa se byongera ubucuti dufitanye n'Imana. Twumvira Imana tutabitewe n'itegeko cyangwa ubwoba cyangwa gahato, ahubwo kuko tuyikunda. Abatizera benshi bajya bibwira ko, sinzi ikindi batutarakivuze ku munsi w'ejo, bajya bibwira ko abakristo bumvira kubera itegeko cyangwa umutima wicira urubanza cyangwa gutinya igihano, ariko ibyo birahabanye cyane rwose n'ukuri. Twumvira Imana kubera kwibuka urukundo idukunda. Haleluya. Ni nabwo kumvira Imana bikorwa igihe kirekire. Iyo twagize umurimo dukora mu bwami bw'Imana, dukora mu rugo rwa data, tubitewe no kwibuka urukundo idukunda, bituma uwo murimo tubasha kuwukora igihe kirekire kandi tutagononwa. Haleluya. Aradukunda. Yohana 15 umurongo kuva ku 9, Yesu yaravuze ngo uko data yankunze niko nanjye nabakunze, mugume mu rukundo rwanjye, nimwitondera amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbabibabwiye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Haleluya. Iyo menye ko urugero data yakunzemo Kristo ari rwo nanjye nakunzwemo, ibyo biranyura kandi bigahembura ubuzima bwanjye bwa Gikristo. Yesu ashimwe. Data yakunze Yesu. Yesu ntigeze asuzugura n'umunsi wa rimwe, ntigeze akora ibintu nabi n'umunsi wa rimwe, ariko igipimo data mukundamo kiba aricyo nanjye nkundwamo. Umuntu wuzuye amafuti n'intege nkeya, umuntu wuzuye kubivamo no kongera kubivamo, ariko data akankunda atyo. Haleluya. Ubwo rukundo narusohokamo nkajya mu ruyi. Ubucuti nyakuri ntabwo budamarara, burakora. Nigeze kubivuga tugitangira, buri muntu wese kugira ngo agumane ubucuti hari icyo abikoraho, hari uko yitwararika ko bakundana kugira ngo ubwo bucuti budasambuka. Haleluya. Iyo Yesu adusaba gukunda abandi, gufasha abakene, gusangira n'abandi ibyo dufite, kurinda ubugingo bwacu bugahora bwera, kubabarira, kuzana abandi aho ari, urukundo nirwo ruduhata kubikora. Ni ukuvuga ngo ubucuti duhagazemo si ubwo kwidamararira, tugomba kugira icyo tubikoraho. Haleluya. Haleluya. Hari akandi kantu keza nanone nubwo n'ibindi ari byiza. Yavuze ngo kenshi twumva abantu batubwira ko tugomba kugerageza gukorera Imana ibintu bihambaye, bya bintu binini bizamenyekana, bya bintu binini bizagira impact ku bantu benshi, ngo nyamara Imana yo inyurwa kurutaho iyo twemeye gukora utuntu tworoheje kubwo kumvira kuvuye mu rukundo. Bishobora kutabonekera abantu, ariko Imana yo irabibona kandi bifata nk'ibikorwa by'ishimwe kuri yo. Haleluya. Twadukorwa tworoheje ukora kubwo gukunda Imana no gushaka kuyumvira, burya Imana iratureba. Haleluya. Abantu bashobora kutabimenya, ariko data byitayeho. Ibikorwa bikomeye bishobora kutugwirira kuko akenshi Imana iduhuza nabyo kugira ngo tubashe kubikora, abantu bakagira ngo turi bihangange, ariko ari Imana yabishyize mu nzira zacu. Ariko rimwe na rimwe mu buzima ibikorwa bito bito duhura nabyo buri munsi. Nuvuga ngo dukorwa duto nko kuvuga ukuri, kugira neza, gukomeza abantu bacitse intege, natwo dutera Imana akanyamuneza. Nuvuga ngo Imana yicaye ku ntebe yayo, ireba uburyo witaye ku muntu uciriritse, ikareba uburyo wakomeje undi muntu, ikareba utuntu tworoheje urimo ukora kubw'urukundo uyikunda no kwifuza gukunda abantu bayo, Imana ngo bikayitera akanyamuneza. Haleluya. Imana ihora yibuka udukorwa tworohejwe tuva mu kumvira kuruta amasengesho dusenga cyangwa indirimbo zo guhimbaza n'amaturo. Yesu ashimwe. Haleluya. Igituma ubukristo Imana ishobora kumfata nk'uburyarya n'iryari n'igihe dusenga amasengesho y'urudaca n'indirimbo nyinshi n'ibikorwa bigaragarira abantu, ariko dukorwa tworoheje dushobora gukora abantu hagira umuntu utumenya tudahari, tutadufite muri twebwe.
muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Tutitaye ku gutaka k'umuntu uri iruhande rwacu, tutitaye ku mubabaro umuntu uri iruhande rwacu, tutitaye mbese ku cyagirira abandi bantu neza, ariko amasengesho akaba menshi, indirimbo zikaba nyinshi, ibyo bintu bishobora kugaragara nk'uburyarya. Imana yacu itugire neza. Haleluya. Muribuka mu gitabo cya mbere cya Samweli 15:22 havuga ko Imana itishimira ibitambo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ahubwo yishimira umuntu yumvira kuruta ibitambo. Amen. Yesu yatangiye umurimo ku mugaragaro afite imyaka 30. Abanza kubatizwa na Yohana. Icyo gihe Imana yaravuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Niki Yesu yari yarakoze iyo myaka 30 yose bitavugwa? Murabizi ko yamaze imyaka 30 ibyo abayemo bitavugwa. Ntacyo Bibiliya ivuga kuri iyo myaka uretse interuro imwe gusa. Ndagira ngo muyumve muyinezererwe. Luka 2:51 ngo aho igira iti amanukana nabo ajya i Nazareti abana nabo agahora abumvira. Ni ukuvuga ngo iyi myaka 30 itavugwa ya Yesu icyo arimo gukora ni iki? Ni ukumvira ababyeyi be. Murumva bidaciriritse? Byangana no gukoresha ibiterane yemwe abantu bagakizwa, byangana se no gutubura imigati, byangana se no kuvuzura abapfuye. Oya, ariko Imana yabikubiye mu ijambo rimwe, iravuga ngo yabanaga nabo agahora abumvira. Umunsi yaserutse imbere y'abantu Imana ihita imuhamya, nta kindi kintu yari yarakoze uretse kumvira ababyeyi. Haleluya. Birasa nk'ibiciriritse, birasa nk'ibyoroheje, ariko nibyo bikwiriye kuturanga umunsi ku wundi. Agiseruka aza kubatizwa Imana yahise imuhamiriza mu ijuru, iravuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Muzi icyo yari yishimiye? Ni rwa rubube rw'imyaka 30 Yesu amaze nta muntu umuzi, atari icyamamare, ariko amaze yumvira ababyeyi. Haleluya. Ubundi ubukristo bw'ukuri bushingiye muri utwo tuntu dutoya abantu benshi badaha agaciro. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Intambwe zawe umunsi ku wundi uzajye wifuza gutera akanyamuneza mu maso y'Imana. Uri mugenda abantu batareba, uri mukora ibyo abantu batazi, wigendera mu nshingano zawe za buri munsi, ariko uvuge ngo ndabikora kugira ngo data yishime. Haleluya. Bizakongera ubucuti bukomeye n'Imana yawe. Icya gatanu, ngomba guha agaciro iby'Imana iha agaciro. Uko dushimangira ubucuti, uko duhinduka inkoramutima z'Imana, turagenda iby'Imana iha agaciro, natwe akaba ari byo dutangira guha agaciro. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ntidushobora kuvuga ko turi inshuti ntita ku bintu wowe witaho. Burya abantu babaye inshuti batangira kwita kumera nk'abagize icyerekezo kimwe. Haleluya. Ikintu Imana iha agaciro si ikindi. Haleluya. Imana yitaye ku muntu ku rwego tutabasha kuvuga. Amen. Haleluya. Yitaye ku mibabaro y'abantu, itewe agahinda no kubona abantu batarakizwa, ibabajwe no kubona hari umuntu warimbuka. Ibyo ni by'Imana yitayeho. Ibintu bibiri by'agaciro ku Mana ni igitambo cya Kristo yatanze, ikindi ni ukubona abantu bashobora gukizwa. Rero iyo Imana igize amahirwe ukabona umuntu wakwita ku byo yitayeho, iravuga ngo mbonye umwana ibunaka. Haleluya. Tugere rero kuri urwego rwo guha agaciro iby'Imana iha agaciro. Haleluya. Haleluya. Ikintu Imana ishyizeho umutima kuruta ibindi ni ugucungura abantu bayo. Ishaka ko abana bayo bose bazimiye bayigarukira. Iyo niyo mpamvu yazanye Yesu mu isi. Ikintu cy'igiciro kuruta ibindi ku Mana ni urupfu rw'umwana wayo, aricyo gitambo. Icya kabiri cy'igiciro ni ukubona abana bayo babwira abandi iyo nkuru nziza. Kugira ngo ube inshuti y'Imana by'ukuri, ugomba kwita ku bantu bagukikije kuko Imana ibitaho. Haleluya. Cya gishushanyo kigaruka cy'umwungeri mwiza usiga 99 zimeze neza akajya gushaka imwe yazimiye, kizajya gihora kitwibutsa umutima w'Imana, umutima w'ubwungeri w'Imana. Haleluya. Biratworohera twebwe abantu kugendana n'ikivunge kigenda, biratworohera kuba twasanga abantu benshi ariko umwe ntagira agaciro, ariko data si uko ameze. Umuntu wese nubwo yaba umwe n'uwo agaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Imana idushoboze kugera kuri iki kigero cyo kwita ku byo yitaho. Ngomba kwifuza ubucuti n'Imana kuruta ibindi bintu byose. Haleluya. Iyo umuntu yifuza ubucuti n'Imana kuruta ibindi bintu byose, bimuha imbaraga zo kudakora ibyaha, bimuha imbaraga zo kutivana mu busabane afitanye nayo. Araburinda, akaburinda n'ifuhe ryinshi, akabusigasira, akavuga ngo aho gutakaza ubucuti mfitanye n'Imana, natakaza amafaranga, natakaza icyubahiro, natakaza izina, ariko narinda ubucuti mfitanye n'Imana. Nareka umubiri wanjye n'irari ryawo, sinsubiza icyo ryasabaga kubw'ubucuti mfitanye n'Imana. Haleluya.
buriya umuntu yikorera icyaha uko yishakiye buri munsi, ubucuti n'ubusabane afitanye n'Imana biba bidafite agaciro mu buzima bwe. Amena, haleluya. Ngomba kwifuza ubucuti n'Imana kuruta ibindi bintu byose. Haleluya. Zaburi yuzuyemo ingero nziza z'uko kwifuza. Dawidi yifuzaga kumenya Imana kuruta ibindi byose mu buzima. Iyo abivuga akoresha amagambo nko kwifuza, gukumbura, kugirira Imana inyota, kuyigirira inzara. Umutima we mu by'ukuri wari waratwawe n'Imana. Haleluya. Yarivugiye muri Zaburi 27 umurongo wa 4 ngo icyo saba Uwiteka kuruta ibindi ni umugisha wo guhora mutekerezaho, ndi mu nzu ye nkibera aho ari iminsi yose yo kubaho kwanjye, nkahora nezerewe ubutungane n'ubwiza bwe butagereranywa. Haleluya. Mbibutse ko aya magambo yavuganwa n'umwami udakennye. Haleluya. Ariko agakumbura kubana n'Imana, kuba mu nzu y'Imana bikamuryohera kuruta kuba ahandi hantu. Mu rugo yabaga yasizeyo indirimbo n'imbyino n'ibyo kurya byuzuye ameza. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Hari igihe inzu y'Imana itubera ubuhungiro kuko n'ubundi hanze byari byashoberanye. Amina. N'ubundi byari byagize gute? Byanze. Ntacyo bitwa, ariko tuba twahungiye aho ukuri. Ariko reka tuzagere n'ahantu no hanze bitanze. Twasizeyo indirimbo nk'izo Dawidi yasizeyo, twasizeyo ibyiza nk'ibyo yasizeyo, ariko twishimire kubana n'Imana kuruta ibindi bintu byose. Tuvuge natwe ngo umutima wanjye ukugirira inyota, umutima wanjye urakwifuza. Haleluya. Muri Zaburi 63 bamwe n'umurongo wa 4 abandi n'uwa 3 yaravuze ngo urukundo rwawe rundutira ubuzima. Yo, haleluya. Mwami Imana tugeze hano hantu. Yesu ashimwe. Paulo ni urundi rugero rw'umuntu wari waratwawe umutima no kuba inshuti y'Imana. Nta kindi cyamushishikazaga icyo nicyo yari yarashyize imbere, nicyo yagendaga atumbiriye, niyo yari intego nkuru y'ubuzima bwe. Niyo mpamvu Imana yakoresheje Paulo mu buryo bukomeye, uburyo bwo guhindura abantu benshi. Iyo turebye mu rwandiko yahundikiye Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 10, muri Bibiliya bakoresheje ahangaha Amplified Bible, haravuga ngo umugambi wanjye udakuka ni ukukumenya. Ni ukuvuga ngo nshobora kugenda ndushaho gushorera imizi mu kukumenya no kurushaho kuba inkoramutima ye, mbona, menya kandi sobanukirwa cyane kandi neza uburyo umwami wanjye ari igitangaza. Haleluya. Yagiye yivugira mu magambo ye menshi avuga ngo kugira ngo nkumenye, shorera imizi mu rukundo rwe. Haleluya. Kandi Paulo yari yamenye ibintu byinshi ku Mana. Imana yaramukoresheje ibintu byinshi bihambaye, ariko yakomezaga kwifuza kumenya Imana kurutaho. Amena. Haleluya. Nongere mvuga kangaka, ubucuti bwawe n'Imana buragarukira aho wowe wahisemo. Nuhitamo kuba bugufiya, buzaba bugufiya. Nuhitamo kwigira imbere ngo bwimbike, nukuri uzagerayo uhinduka inkoramutima y'Imana. Haleluya. Ndagusaba kugira ngo bihe agaciro, ubihe umwanya wawe, ubikorane umwete, ubikorane umutima wose. Ikintu cyose kidevelop ubucuti ufitanye n'Imana ukiteho kuruta ibindi bintu byose. Haleluya. Amena. Imana yacu tugire neza. Uyu mukozi w'Imana C.S. Lewis yaravuze ngo umubabaro ni indangururamajwi y'Imana. Ni bumwe mu buryo Imana ikoresha ngo idukangure mu bitotsi byo mu mwuka. Ijambo rirabishye ariko ni ukuri. Haleluya. Imibabaro ni indangururamajwi. Nuvuga ngo Imana ibifashe ikintu kivuga cyane kugira ngo ukanguke uve mu bitotsi ejo utazarimbuka. Haleluya. Muribuka kagashusho kakagereranya abantu bajya bavuga ngo umuntu yari yicaye hasi munsi y'igiti cyangwa munsi ya etage simbyuka, undi ari hejuru amureba ngo abone inzoka ije kumurya ngo amunagira imigati. Wa muntu hasi yitoreye imigati agira gute? Aririra ntiyakebuka, ntiyanareba aho imigati yavuye. Bamunagira undi mugati wa kabiri, aririra ntiyareba aho umugati uvuye. Ariko uriya muntu wo hejuru agiye kubona avuga ati inzoka irarinda imugeraho, amanura ibuye ararimukubita. Noneho ababaye ahita areba aho iki? Aho ibuye ryaturutse. Uko niko imibabaro idutera kureba Imana. Hari abantu batari buzigere bakizwa iyo badahura n'imibabaro bahuye nayo. Birabishye ariko ni ukuri. Uyu munsi hari abagore b'abarokore beza batari buzigere bakizwa iyo badahura n'abagabo babi. Abagabo barabanze barababaza, bibasunikira mu gushaka Imana. Ntibakira umubiri gusa, ntihakira urugo gusa, hakira n'ubugingo. Uyu munsi bukazabona Imana. Haleluya. Hari igihe tugira amahirwe tugahungira muri yo ibibazo bitaraza, ariko akenshi ibibazo bidusunikira. Mwitegereje Bibiliya, abantu bose benshi basangaga Yesu babaga bafite ibibazo, barwaye, bagize ibyago n'amakuba. Ntabwo turimo tubihamagara, ariko n'ubundi twaravuze ngo twabihamagara n'ubundi binyuzamo bikaza. Yesu ashimwe.
haleluya. Ibibazo byawe ntubifate nk'ibihano, ni inzogera y'Imana yo kugukura mu bitotsi. Ntabwo Imana ikurakariye, ahubwo yatwawe umutima no kugukunda. Nuvuga ngo yarakwihebeye ku buryo ishobora gukoresha uburyo bwose bubaho kugira ngo ikugarure mu busabane nayo. Haleluya. Yeremiya 29:13 ruvuga ngo nimunshaka mubikuye ku mutima kandi mukabyifuza kuruta ikindi cyose, nanjye nzakora uko nshoboye ngo mumbone. Muzanshaka mumbone nimunshaka n'umutima wanyu wose. Nuvuga ngo ibintu byo gushaka Imana duhushura, Imana yongera kutwihisha gatoya kugira ngo twongere twigire imbere. Muzanshaka mumbone nimunshaka n'umutima wanyu wose. Nimunshaka mubikuye ku mutima kandi mukabyifuza kuruta ikindi cyose, nanjye nzakora uko nshoboye mumbone. Haleluya. Ubucuti buruta ubundi ushobora kugira ni ukuba inshuti y'Imana. Amena. Haleluya. Ingingo yo kuzirikanira avuga ngo urugero rwo kwegera Imana kwanjye ni nge uruhitamo. Ndagira ngo witegereze ubuzima bwawe, urebe urugero rw'ubucuti ufitanye n'Imana, umenye ngo urwo rugero rugejejeho niba ari rugufiya ni rwo wahisemo, niba ari rurerure hari umwete washyizeho, mwigira imbere. Haleluya. Yakobo 8 niwo murongo wo gufata mu mutwe. Twegera Imana nayo izatwegera. Iryo ni ihame rikwiriye kuba mu buzima bwacu. Nitutayegera ntituzayibona. Haleluya. Ikibazo cyo gutekerezaho kiragira giti, ni ibihe byemezo bifatika ngiye gufata uyu munsi kugira ngo ndusheho kwegerana n'Imana. Haleluya. Ese ibi bintu mufata umwanya wo kubitekerezaho? Iyo muri mwenyine musoma igitabo, mufata umwanya wo gushyira mu bikorwa uyu mukoro, ni ibihe byemezo ngiye gufata? Ukabifata, ukabitekerezaho, byaba ngombwa ukabyandika, ukajya ubyibuka ibyemezo ugiye gufata kugira ngo urusheho kwegerana n'Imana. Haleluya. Kuramya kunezeza Imana. Ayiwe. Oh, haleluya, haleluya. Usimuka byaramwe. Umunsi wa 13 kuramya kunezeza Imana. Imana iragushaka wese. Ibirekane kubitindaho twari twabivuze mu ntangiriro z'iki gitabo. Imana ntishaka 99, ntishaka ko hari n'agace kamwe kasigara, iragushaka wese. Haleluya. Ntabwo Imana ishaka igice kimwe cy'ubuzima bwawe, igusaba umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ubwenge bwawe bwose, nta kintu na kimwe usize inyuma. Ntabwo Imana igishishikazwa n'ubwitange bw'igice, kumvira kutuzuye cyangwa guhabwa ibisigarira by'igihe cyawe n'amafaranga yawe. Imana ishaka kuyiha urukundo rwawe rwose, atari uduce duto tw'ubuzima bwawe. Erega n'abantu ubuntu ntibabyemera. Haleluya. Barabyemera se? Ifuhe rizanwa n'iki? Nuko umugore yabonye arimo agabana umugabo we n'abandi bagore. Siko bimeze? Aba fiancé suko nguko. Iyo fiancé wawe ubonye arimo avugisha abandi bahungu cyangwa abandi bakobwa, ibintu ntibimera nabi. Kandi muri abantu ubuntu banatandukana ubuzima bugakomeza. Ariko Imana nayo ntishaka kuyiha wigabana n'ikindi kintu. Irashaka kwiharira ubuzima bwawe bwose. Haleluya. Hari ibintu bine biranga kuramya Imana ishima, kuramya kunezeza Imana. Icyambere, Imana irishima iyo tuyiramya mu buryo buhuye nuko iteye. Haleluya. Imana irishima iyo tuyiramya mu buryo buhuye nuko iteye. Abantu benshi uzumva bavuga ngo nge nibwira ko Imana iteye itya, buri muntu aba afite uko ayifata, ariko Imana igaragarira mu ijambo ryayo. Haleluya. Kuramya Imana bigomba gushingira ku kuri kw'ijambo ry'Imana, aho kwishingikiriza ku buryo dutekereza Imana. Yesu yabwiye wa mugore w'umusamariyakazi atabasenga by'ukuri, basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Iyo ijambo rivuze ngo kuko Data ashaka ko bene ari bo bamusenga, ni nk'aho ababwiye abandi ati nimugire gute? Ntimwirorerere. Haleluya. Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Ni nk'aho yavuze atabigenza gutyo nibagire gute? Ntibirorerere. Yohana 4:23. Haleluya. Gusenga mu kuri bivuga iki? Bivuga gusenga Imana nkuko twahishuriwe muri Bibiliya. Ntago ari ibintu twihimbahimbira nkuko mbyumva. Haleluya. Icya kabiri, Imana irishima iyo kuramya kwacu bivuye ku mutima. Haleluya. Bivuye ku mutima. Niyo mpamvu reka mbivuga ariko ntabwo byanditse muri Bibiliya, kuririmba indirimbo utarimo gutekerezaho, reka nyitesa kirirego. Turi mu kinyejana aho injyana zikurura abantu kuruta amagambo. Haleluya.
ariko Imana irishima iyo kuramya kwacu bivuye ku mutima. Ni ukuvuga ngo ndimo ndatekereza ku byo ndimo gukora, sindimo kuhushura. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Ubwo Yesu yavuga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, yavugaga ko kuramya Imana bigomba kuba iby'ukuri kandi bivuye ku mutima. Ntabwo ari ukuvuga amagambo akwiye gusa, ahubwo ugomba kuba ibyo uvuga ari iby'ukuri. Ni ukuvuga ngo niko kuri mu mutima wawe uwo mwanya. Haleluya. Guhimbaza Imana bitavuye ku mutima nta guhimbaza kuba kurimo, nta gaciro bifite, ni nk'igitutsi mu maso y'Imana. Imana itugirire ubuntu. Iyo turamya Imana, yo ireba hirya y'amagambo, muranyumva nshuti z'Imana, tuvuga ikitegereza icyerekezo cy'imitima. Haleluya. Obeda zongera twigishirize korari iri somo. Nubwo natwe ritureba, ariko korari idufasha kuramya, nibaza ko biyireba kurutaho. Sibyo nshuti z'Imana? Imana ireba hirya y'amagambo tuvuga, ikitegereza icyerekezo cy'umutima, ikavuga ngo se ko numva amagambo arimo ameze neza, arimo avuga ibintu byiza, ariko nareba umutima ngasanga biranyuranye. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Mu gitabo cya mbere cya Samweli 16 yaravuze ngo abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba ku mutima. Uwiteka areba ku mutima kurusha ibindi bintu byose. Haleluya. Kuko kuramya bisaba kunezererwa Imana, bikora no ku marangamutima yawe. Imana yaguhaye amarangamutima kugira ngo ushobore kwiramya bivuye ku ndiba y'umutima, ariko amarangamutima y'ukuri atari ukwishushanya. Ni ukuvuga ngo iyo naryohewe n'urukundo Imana inkunda, nkaba narira, nkaba naseka, ibyo ngibyo binezeza Imana. Ntabwo Imana yifuza ko tuyiramya tumeze nk'ibiti. Oya, irashaka amarangamutima nayo agendana n'ukuri kuri mu mutima wanjye. Haleluya. Imana yanga urunuka, uburyarya. Ntabwo ikeneye abayizi imbere baje kwiyerekana cyangwa kwishushanya cyangwa gukora ikinamico. Yo. Icyo ishaka ni urukundo rwawe rw'ukuri rutarimo uburyarya. Imana ishobora kwihanganira ko tuyiramya mu buswa bwinshi, ariko ntishobora kwakira ko tuyiramya mu buryarya. Muranyumva nshuti z'Imana? Mu buswa nta kibazo, irihangana, ariko mu buryarya ntabwo ibyemera. Ariko murimo murakurikira cyangwa murimo muraca imirongo mu bitabo? Ko mbona mwese mwunamye. Umva niturebane. Haleluya. Kwanza ibitabo ni mubivemo ko mwabisomeye mu rugo. Murimo murafashwa mugahita musuninya. Ngize ntya ndababura mwese, sanga murunamye. Haleluya. Imana ishobora kwihangana ko tuyiramya mu buswa bwinshi, ariko nishobora kwakira ko tuyiramya mu buryarya. Amena. Haleluya. Birumvikana ko kuba ukora ibintu bikuye ku mutima bidahagije, kuko ushobora kuba uri mu makosa kandi nayo ubiyakuye ku mutima. Niyo mpamvu Imana isaba ko abayisenga babikora no mu mwuka no mu kuri. Kuramya bigomba kuba bihuye n'ukuri kandi bivuye ku mutima. Niyo mpamvu kuramya kunezeza Imana kuba kuri mu marangamutima, ariko kandi gushingiye no kukuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ntishaka uruhande rumwe ngo dutwarwe n'amarangamutima, dushyuhe, dusimbagurike, ariko bidashingiye mu kuri ko mu mutima n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nitubigendanisha. Haleluya. Ndababwiza ukuri ko iyo umuntu akunda Imana by'ukuri, bakundanye urukundo rwiza kandi ahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, n'amarangamutima ntabwo asigara. Haleluya. Muzareba abantu bafana umupira, mujya mubona muri za Coupe du Monde, cyagiye biba byakomeye, iyo ikipe umuntu akunda itsinzwe bararira, kandi ntabwo ari byo babigira. Bararira, amarira kaza, abagore bakarira, abahungu bakarira, abagabo bakarira, amarira akamanuka. Barabyerekana ku mateleviziyo. Burya baba bakunda irya kipe n'ukuri. Yesu ashimwe. N'amarangamutima yose abariyo. Rero iyo dukunda Imana by'ukuri bishingiye no mu ijambo ry'Imana, ntago amarangamutima asigara inyuma. Haleluya. Umuntu ashobora kurizwa no kwibuka imbabazi Imana yamugiriye. Umuntu ashobora kurizwa no kwibuka ibintu byose Imana yamusimbukije. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu bintu bindiza kenshi iyo ndamye Imana ni ukwibuka ibintu byose Imana yansimbukije. Nkareba ineza y'Imana mu buzima bwanjye, nkavuga ariko Mana wanciye iki? Haleluya. Haleluya. Muri iki gihe benshi bitiranya kuryoherwa n'injyana y'indirimbo no gukorwaho n'umwuka wera, ariko ntabwo ari kimwe. Kuramya nyakuri kubaho iyo umwuka wawe yikiriza umwuka w'Imana byahuye, atari ukwitabira injyana y'indirimbo gusa. Injyana simbi, injyana nziza iryohera amatwi, ariko siko kuvuga ko umwuka yadukozeho. Ni igihe umwuka wacu yacomekanye n'umwuka w'Imana byahuje. Haleluya. Imana yacu tugire neza.
abakristo ntibahuza ibitekerezo ku buryo bukwiriye cyangwa bw'ukuri bwo kugaragariza Imana ishimwe ryabo, ariko impaka zabo nta kindi zihishura uretse kuba batandukanye mu mico n'aho bakomoka. Bibiliya itwereka ko hari uburyo bwinshi bwo guhimbaza Imana, muri ubwo harimo kwatura ibyaha, kuririmba, kuvuga ijwi rirenga, guhagarara hamwe, gupfukama, kubyina, kuvuza impundu, gutanga ubuhamya, kuvuza inanga no kuzamura amaboko. Uburyo bwiza bwo kuramya ni ubukunogeye. Aka kantu nako kararyoshye. Haleluya. Ni ubugize gute? Ni ubukunogeye mu kugaragaza by'ukuri urukundo ukunda Imana bitewe n'aho uturuka ndetse n'imiterere Imana yaguhaye. Ntabwo duteye kimwe, n'uburyo turamya mu Imana buratandukanye. Inshuro nyinshi twagiye twibeshya mu nsengero, mu madini, mu bijyanye n'imyumvire yacu, tukibwira ko abaramya neza wenda ari abazamuye amaboko, wenda arabatuza. Kubera ko ngewe nkunda gutuza, ngahita nibwira ko bajya mu mwuka nabo arabatuza wenda kimwe nanjye. Biratandukanye. Imana yaturemye dutandukanye, buri muntu afite uburyo yaramiriza mu Imana kandi bikagera ku mutima w'Imana. Haleluya. Wowe jya wowe. Yesu ashimwe. Haleluya. Niba Imana yaraturemye dutandukanye kandi ikabikora ibigendereye, kuki twibwira ko abantu bose bazakunda Imana mu buryo bumwe cyangwa mu buryo bwacu? Uko ni ukwibeshya. Uyu mukozi w'Imana yavuzeho witwa Gary yanditse igitabo, mu gitabo cye cyitwa Sacred Pathways. Mujye mwihangana ibyongereza byanjye nuko bimeze. Avugamo uburyo 9 abantu begera Imana. Aravuga ngo abakunda ibidukikije bunguka gukunda Imana iyo bari hanze. Ubanza nanjye ndaho ngaho. Aho babona ubwiza bw'ibyo Imana yaremye. Hari abantu bicara mu bidukikije mu ishyamba, ku mazi se, nta kintu gihari se, inyoni zonyine zivuga, bagahita rwose bajya mu mwuka, bakaramya bakaryoherwa. Abakunda gukoresha umubiri wabo bakunda Imana bakoresha uburyo bukora ku mibiri yabo, bityo bakishimira amateraniro yo kuramya asaba kureba, kuryoherwa mu kanwa, guhumurirwa, gukabakaba n'intoki, atari ibisaba kumva n'amatwi gusa. Abakunda ibya gakondo begera Imana bakoresheje imihango, amasengesho yanditse, ibishushanyo na gahunda zidahinduka. Murabizi ko ari bene data tujya ducira urubanza kuko basomye isengesho. Haleluya. Ariko niba yaresomanye umutima wose kandi yitaye ku cyanditsemo aho ngaho, ubwo nawe arimo aravugana n'Imana ye. Amena. Cyane cyane yari kizima. Haleluya. Abakunda kwifata nabo babaho, bahitamo kwegera bigira ahiherereye. Ayiwe nase ko ngarutsemo. Kandi mu buzima buciye bugufi. Nuvuga ngo bakunda kwiherera mu buzima butarimo abandi bantu barimo bareba, bicecekeye hariya bakiramiriza Imana. Abanyamirimo, abantu ba activiste bakunda Imana bahangana n'ibibi, barwanya karengane, bakora ngo isi ihinduke nziza. Aba nabo barahari, bakoresha imbaraga zabo. Hari abandi b'abanyempuhwe bakunda Imana, bakunda abandi, bakita ku bukene bwabo. Ibi bintu ntabwo twese twabihawe kimwe, ariko reka buri muntu akorere mu cyo yahawe. Haleluya. Hari umuntu udashobora kwihanganira akarengane kari ku bantu. Hari umuntu ubona umuntu ubabaye agahita arira, njyewe ngashobora kumugirira impuhwe bisanzwe, ariko uwo muntu we yamubona agahita arira, impuhwe zikamwuzura, akumva aho hantu ntari buharenge. Imana yaturemye mu buryo butandukanye. Haleluya. Abizihizi bakunda Imana bakora imyidagaduro. Murabizi abizihizi bakunda ibirori, bakunda burya Imana niyo yabibashyizemo. Abashengerera bakunda Imana bayishengerera. Abanyabwonko babandi batekereza cyane bakunda Imana biciye mu kwiga n'ubwenge bwabo. Nta buryo na bumwe bwo kuramya no gukunda Imana uzasanga bunogeye abantu bose. Hari ikintu kimwe gusa kidashidikanywaho, ntabwo ushobora guhesha Imana icyubahiro ugerageza kuba uwo itakugize we. Imana ishaka ko uba wowe. Haleluya. Imana yasitandukanye n'abantu. Icya gatatu, Imana iranezerwa iyo tuyiramya tubitekereje. Ntabwo Imana yifuza ko abantu bakora ibintu nk'amarobo. Haleluya. Tuyiramya tubitekerezaho. Imana yacu tugire neza. Itegeko Yesu yatanze ryo gukunda Imana n'ubwenge bwose rigaruka inshuro enye zose mu isezerano rishya. Ntabwo Imana ijya yishimira indirimbo abantu baririmba badatekereza ibyo bavuga, amasengesho basubiramo barangaye by'akamenyero. Haleluya barokore. Basubiramo by'akamenyero. Iyi ni indwara iba mu barokore kenshi. Cyangwa se za haleluya Imana ishimwe abantu bavuga kuko babuze ikindi bavuga, barimo basenga. Ntabwo ari haleluya nka yindi yanjye. Nayo ni nyinshi mu ijambo ry'Imana, ariko arimo aravuga ko kuno umuntu arimo gusenga yanyuzamo yabuze icyo avuga, avuga ngo haleluya haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe, kandi mu by'ukuri atarimo kuyishima, ari uko amagambo yabuze. Kandi burya amagambo yo kubwira Imana ntiyagombye kubura. Ushobora kwibwira ibintu byoroheje, kwibwira uti Imana dore maze icyumweru ry'ibijumba, ariko Imana wowe ibijumba byonyine urumva ibyo bintu koko ari byo? Burya ubusenzi ntabwo wampinduriramo ukanshyiramo n'umuceri.
aho kuvuga haleluya haleluya zidafite ishingiro na za amena zidafite ishingiro n'indirimbo tutatekerejeho, nitubwize Imana ukuri. Haleluya. Ukayibwiza ukuri ukavuga uti nzi neza kuri data kandi dore nambaye ijipo imwe. Ubu iyo mba afite data wo mu mubiri yagendana n'umwana wambaye ijipo imwe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu akabyishimira. Ubwo se ntubusenze? Ubusenze kandi ubuyibwije ukuri. Haleluya. Duhindura imisengere yacu. Amena. Amena. Bene uko gusenga kudatekereza Yesu yakwise gusubiramo mu magambo y'ubusa. N'amagambo yo muri Bibiliya ashobora guhinduka akamenyero. Yesu yabyise gusubiramo amagambo y'ubusa. Handi muri Matayo 6:7 havuga ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato. Sugusenga ibi bitandukanye no kwinginga, mu nyumve neza. Iyo twinginga tuba dutekereza ku cyo turimo kuvuga. Haleluya. Tuba tuzi icyo turimo dusaba Imana. Gutitiriza biremewe na Yesu yarabitwemereye. Yesu ashimwe. Ariko aya magambo adafite icyo avuze ni yayindi umuntu asubiramo atarimo kuyatekerezaho. Hari igihe amagambo rero yo muri Bibiliya nayo ahinduka agakoreshwa agahinduka akamenyero. Abantu bakaba batakiyumva icyo avuga, bakaba batakiyatekerezaho. Niyo mpamvu umukozi w'Imana ajya inama abo n'abavuga indimi zirenze rumwe kuba bakoresha version zitandukanye za Bibiliya kugira ngo be kubimenyera. Mugerageze no gushyiraho ibisobanuro. Yagerageje kudusobanura mu buryo bwa kimuntu. Umuntu aje akakwegera, mu nyumve neza kano kantu karatwigisha, akakubwira inshuro 10 ngo ndagushima, watangira kwibaza ngo ese aranshimira iki? Ngira ngo watangira kwibaza ngo ese aranshimira iki? Ngira ngo wakwishimira amashimwe 2 gusa ariko asobanutse kuruta 20 adafite ibisobanuro. N'Imana nayo nuko. Murabyumva? Umuntu aje imbere akavuga ati mama Jeanette ndagushima, akongera agategura ngo ndagushima akongera agategura ngo ndagushima, uhita wibaza ese aranshima iki? Ni ukuvuga ngo nta busobanuro bifite kuruta ko namubwira ngo ndagushima ko waje kunsura, ndagushima ko igihe nari ndwaye waje ukandwaza, ndagushima ko igihe nari nambaye ubusa wanyambitse, ndagushimira ko cyagiye byari byanshobeye ukangirira neza. Ibyo ni ibintu bisobanutse. Nubwo yabo magambo abiri arasobanutse kuruta kuvuga ngo ndagushima bikarangiza atamenye n'icyo mushima icyo ari cyo. Yagerageje kubishyira mu mvugo isanzwe kugira ngo tubashe kubyumva. Haleluya. Imana rero nayo yifuza ko uburyo tuyihimbaza tuyishimiramo bwaba butekerejweho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Hari indi nama yagiye tuyibona na Paulo yarayigiye, iyo turebye mu rwandiko rwa mbere rw'Abikora igice cya 14 atubwira cyane cyane twebwe batinze mu nzu y'Imana kwa kundi tugira imisengere ititaye ku bantu bashyashya baje mu nzu y'Imana. Havuzwemo no kuvuga mu ndimi. Murabizi harubwo dusenga ibintu ariko umuntu ari ubwa mbere yinjiye mu nzu y'Imana agatakara. Nidusenga tuzajya twibuka gukoresha amagambo yoroheje, twibuka ko hari abantu bashyashya baje badusanga mu nzu y'Imana. Sibyo nshuti z'Imana? Icyakane, Imana iranezerwa iyo kuramya kwacu kugaragarira mu bikorwa. Haleluya. Iyo byavuye mu magambo bikajya mu bikorwa. Niyo mpamvu muri rwa rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 12:1 yavuze ngo dutange imibiri yacu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera gukwiriye. Kuki hano Imana isaba umubiri? Kuki itavuga ngo mutange umwuka? Kuko udafite umubiri nta gishobora gukora hano ku isi. Harimo akagereranyo gashimishije nibaza ko namwe mwakabonye, ngo ujya wumva abantu bavuga ngo sindi bushobore kuza mu materaniro uyu munsi nimugoroba, ariko turaza kubana mu mwuka, turaba turi kumwe mu mwuka. Yarangiza akagenda akitekera akirira, ntiyibuke ko n'iyi saha turimo no gusenga. Yavuze ngo uzi icyo bivuga? Ntacyo bivuze na gito, nta gaciro bifite. Igihe cyose uri hano ku isi umwuka wawe nta handi ushobora kuba uretse aho umubiri wawe uri. Ubwo ibyo ntisongere kubivuga, tujye tuvuga ngo ntago ndi buboneke, dushyira akadomo. Turabana mu mwuka, turabana ku mutima. Igihe cyose uri hano ku isi umwuka wawe nta handi ushobora kuba uretse aho umubiri wawe uri. Niba umubiri wawe uri bube udahari, ubwo nawe wese nyine ntuhari. Siko bimeze, siko kuba. Mu kuramya Imana rero dusabwa gutanga imibiri yacu nk'ibitambo. Ubundi twumva igitambo nk'ikintu cyapfuye, ariko Imana iyo ishaka ko tuba ibitambo bizima. Yatanze impungenge aravuga ahangaha, aravuga ngo ikintu giteye impungenge nuko ibitambo bizima akenshi bya bigira tendency yo kumanuka bikava ku gicaniro bikigendera.
ni ukuvuga ngo Yesu ashaka ko tumwiha nk'ibitambo bizima bitapfuye. Mu isezerano rya kera hari ibishushanyo byinshi by'ibitambo batanga bipfuye byashushanyaga igitambo kimwe kizima gihagije cya Yesu Kristo. Ibyo ntago bivuguruzwa. Haleluya. Ariko data yifuza ko tumwiha nk'ibitambo bizima bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwacu gukwiriye. Ariko igitambo iyo ari kizima ushobora kugisiga ku gitambo wagaruka ugasanga cyagiye. Uko niko tumeze. Tumwihaho gakeya yagaruka agasanga twaciyeho. Mu isezerano ibi nayo imaze kubivuga. Kuramya nyakuri bisaba ikiguzi. Bisaba ikiguzi. Haleluya. Bisaba ko mbishyiramo imbaraga, bisaba ko mbyitangira, bisaba ko mbiha umwanya wanjye. Dawidi risomere risobanukiwe mu gitabo cya 2 cya Samweli 24:24 yaravuze ngo sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byotswa ntabitanzeho ibyanjye. Haleluya. Muribuka wa mugabo Arawuna w'Umuyebusi yari yamubwiye ngo ndaguha ibitambo byo gutanga, ndaguha inkwi utambire Imana yawe, byose ndabiguhera ubuntu. Ariko aravuga ngo ntago natambira Imana yanjye ibintu ntatanze igitambo. Haleluya. Aba batangaga ibifatika, ariko twebwe kwere tubure n'umwanya, tubure no kuyikunda, tubure no kuyiha. Dawidi yarazi ibi bintu. Muribuka ko nanone Imana yamubujije kubaka inzu, kubaka urusengero rw'Uwiteka. Imana ikamubwira ngo Dawidi wamenye amaraso menshi ntago ari uzanyubakira n'umuhungu wawe Salomo. Ariko Dawidi kwera urukundo yakundaga Imana no kuyiha no kuyikorera, arundanya ibikoresho byose byasabwaga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ushize nigize kubabwira ngo Imana iramutse bitubwira muri iki gihe cyacu ikabwira ngo Rutansi singewe si wowe uzanyubakira inzu, no kuvuga ngo n'imipangu na gahunda no gushaka amafaranga byose nahita byihorera. Ariko Dawidi kuko yakundaga Imana yararundanyije ifeza, arundanyije izahabu, arundanya ibiti by'agaciro, imbaho z'agaciro kenshi. Aravuga ngo nubwo ntazayubakira, ariko mwana wanjye Salomo dore ngibi ibyo naregeranyije kugira ngo nubakire Uwiteka Imana yanjye inzu. Murumva urwo rukundo? Haleluya. Imana yashitugeza aho hantu. Ubwo Yesu yavugaga ngo ukunda Imana n'imbaraga zawe zose, yagaragaje ko kuramya Imana bisaba umwete n'imbaraga. Haleluya. Ariko narisimbutse ngo ikiguzi cya mbere cyo kuramya Imana bidusaba no kwiyambura, kwirebaho. Ntushobora gushyira Imana hejuru ngo nawe ujye hejuru, ntibibaho. Nturamya Imana ugamije ko abandi bakubona cyangwa ngo winezeze. Ugomba kureka kwitumbira wowe ubwawe ukareba Imana. Nuvuga ngo ntago bijya bigira hejuru icyarimwe. Ntago Rutansi ashobora kwishyira hejuru narangiza ngo ashyire n'Imana hejuru. Ashwi. Nishyira Imana hejuru njyewe ndaca bugufi. Nishyira hejuru bw'Imana ndabanyikije bugufi muri njyewe. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Rero igihe Yesu yavuga ngo ukunda Imana n'imbaraga zawe zose, yagaragaje ko kuramya Imana bisaba umwete n'imbaraga. Haleluya. Hari ubwo biba bikubangamiye cyangwa bitakoroheye, kandi rimwe na rimwe ubikora kuko ari icyemezo wafashe ukemera kuba igitambo. Kuramya kutarimo umurego, kutarimo imbaraga ni ibintu rwose bitajyanye. Iyo uhimbaje Imana niyo wumvaga bitakurimo, iyo uvuye mu gitanda ukaramya Imana nubwo warunaniwe, cyangwa iyo witangiye gufasha abandi nubwo wumvaga urushye, urimo guha Imana igitambo cyo kuyiramya, ibyo ngibyo binezeza umutima w'Imana cyane. Haleluya. Haleluya. Yatanze urugero ku muririmbyi ngira ngo muramuzi n'uw'iki gihe cyacu witwa Matt Redman. Sinzi n'ibizina rye ndisoma neza, ariko indirimbo ze benshi murazizi. Hari iyo afite yitwa 10,000 reason, impamvu 10,000 zo gushima Imana. Hari indirimbo rero yanditse ngo yitwa Heart of Worship cyangwa umutima wo kuramya. Ngo indirimbo yanditse ryari igihe kimwe cyarageze pastor wabo mu itorero ryabo abamo mu Bwongereza arababwira ngo ndifuza ko mwiga kuramya Imana bitari mu ndirimbo gusa, akuraho gahunda yo kuririmba mu rusengero kugira ngo bitoze bamenye ko kuramya Imana atari ukuririmba. Noneho uyu mukozi w'Imana ni umwanditsi w'indirimbo, ni umuririmbyi, ni umugitariste, aravuga ngo iyi ndirimbo yamujemo yigishijwe n'Imana, amenya ko Imana ireba ikirenze indirimbo. Haleluya. Bagerageje kwidushyira mu Kinyarwanda, haravuga ngo nzakuzanira ikiruta indirimbo, kuko indirimbo ubwayo atari yo wadusabye. Ureba hiherereye mu ndiba y'umutima, ukabona hirya y'ibigaragarira amaso, usoma ibiri mu mutima wanjye. Umutima wo kuramya ni ikiri ku mutima wawe. Nuvuga ngo ni ikiri ku mutima, ntabwo ari amagambo. Haleluya. Imana yashitugirire neza. Uyu munsi wa 13 niki dutekerezaho? Ingingo yo kuzirikana Imana inshakana n'ibyanjye byose. Byose. Umurongo wo gufata mu mutwe ni muri Mariko 12:30, hambwira ngo ukundisha Imana umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Nta gace na kamwe twisigarije. Haleluya.
amen. Ndahamya neza ko abantu bataza mu rusengero mu materaniro harimo abafite akazi kenshi, ariko reka ntinyuke mvuge n'iki, harimo n'abafite urukundo ruke, ntabwo bafite Imana umwanya uhagije. Haleluya. Iyo ukunda umuntu biraguhagurutsa ukava i Karongi ukajya kumusura i Butare, siko bimeze. Iyo ufite mwene wanyu Uganda biraguhagurutsa, ntacyo ugiye kumusaba ukajya kumusura kuko umukunda. Haleluya. Bamwe bafite akazi kenshi ariko abandi urukundo rwakamutse muri bo, nta mwanya bafitiye Imana. Umwanya wo kuramya no kuririmbira Imana no kwizamura amaboko babumva ari umwanya udafite agaciro kenshi. Haleluya. Keretse abari mu bihugu bitarimo insengero, keretse ababoshywe cyane n'akazi, kandi nk'uko njya mbibabwira, abo bashywe cyane n'akazi no mu kazi basabana n'Imana iyo bafitanye nayo urukundo. Ikibazo cyo gutekerezaho kiravuga ngo iti niki cyanezeza Imana? Niki cyanezeza Imana? Uyu mwanya, uburyo nyiramya mu bandi, cyangwa uburyo nyiramya ndi njyenyine? Ese ibyo nzabikoraho iki? Haleluya. Ntekereza ko uburyo twiramya turi twenyine iyo bwagenze neza, iyo bufite agaciro, buraduherekeza no mu mwanya wo kuramya imbere y'abandi turi kumwe n'abandi. Ariko iyo mwanya wo kuramya n'Imana njyenyine utariho, utubatswe, utashimangiwe no kuramya n'abandi, biba ari ikigare gusa. Ariko iyo mfitanye umwanya wo kuramya Imana njyewe n'Imana yanjye, iyo nje ahangaha ahabera bateraniye, ndushaho kuryoherwa no gutyazanya nabo no kuryoherwa n'ibyo barimo bansangiza mu mpano Imana yabahaye. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Shyireho umunsi wa 14, nzawushyireho ejo, ngushyireho uni mwana nk'iminota nka 15 sinaba ngurangije. Mwemeye cyangwa mbatwaje igitugu? Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka nkuvugeho iminota 15. Murabizi ko n'ubundi hari abo twajyaga dusigarana dusengana, ubwo iyo minota reka tuyikoreshe. Haleluya. Haravuga ngo iyi Imana isa n'iri kure yawe. Ndumva neza iyi tema igendanye n'uyu munsi ku buryo numvaga ntifuza kuyisiga. Imana ibahe umugisha. Iyi Imana isa n'iri kure yawe, mbega ibihe biba bibishye. Yesaya 8:17 ngo Uwiteka yimye amaso ubwoko bwe, ariko ndamwiringira kandi nzamutegereza. Nasomye iri jambo muri Bibiliya yera, haravuga ngo Imana ya Isiraheli ngo ni Imana ijya yihisha. Ujye uyibura nawe cyangwa n'ubu warayibuse? Ibi bihe twese tubicamo byo kuyibura ikatwihisha. Yesaya 8:17 nibyo? Yego. Ngo nuko Uwiteka, nabyitiranyije, nuko Uwiteka yimaga amaso ab'inzu ya Yakobo, nzamutegereza murindire. Yanze kubareba, abahisha mu maso he. Hari igihe Imana yihisha kandi ikihisha itatwanze. Haleluya. Imana ibihari uko waba wumva umeze kose. Biroroha kuramya Imana ibintu byose bigenda neza, siko bimeze? Iyo mu buzima ari amahoro, iyo ufite ibyo kurya, ufite inshuti, ushyigikiwe, uzengurutswe n'umuryango, iyo ubuzima ari bwiza, y'amahirwe yadusekeye muri byose, biroroha kuramya Imana cyane pe. Ariko ibintu ntibihora ari byiza mu buzima, waramya Imana ute rero iyo ugeze muri icyo gihe cy'ibibazo? Wakora iki iyo Imana isa yaguteye umugongo ikajya kure nk'uku kwezi? Ikigero gihanitse cyo kuramya Imana ni igihe ushobora kuyihimbaza nubwo uri mu kababaro, ukayishima uri mu bigeragezo, ukayizera uri mu bishuko, ukayiyegurira uri mu burwayi, kandi ugakomeza ukayikunda niyo isa n'iri kure cyane. Yo Mana we, twihishurire. Ubucuti bw'abantu kenshi bugeragezwa no gutandukana no kutavugana, mukaba mutandukanijwe nuko mutegeranye cyangwa mudashobora kuvugana. Ubucuti bwawe n'Imana ntabwo iteka uzumva mwegeranye. Haleluya. Hari igihe izakuba kure kandi ntaho yagiye, hari igihe izakwihisha kandi nyamara ihari. Kugira ngo ubucuti bwawe n'Imana bukomere, Imana izabugerageresha ibihe byo gusa n'ikurikuri, ibihe wumva isa naho yagutaye cyangwa yakwibagiwe, ibihe bibishye. Ibyo bihe byo gushidikanya no kumva uri kure y'Imana, uyu mukozi w'Imana Yohana w'umusaraba ngo yabyise ijoro ry'umwijima mu bugingo. Haleluya.
undi mukozi w'Imana yabyise kwigishwa n'Imana ikuri kuri, kandi muzi kundi yadusezeranyije ko itazaba kure yacu. Abandi babyise ubukonje bw'umutima, mbega ibihe bibishye. Oh haleluya. Ukuyeho Yesu, Dawidi agaragara nk'uwa mbere wagiranaga ubusabane bwa hafi n'Imana. Imana yaramwishimiraga igeza aho imwita umuntu uhuye nuko umutima we ushaka. Ariko inshuro nyinshi tubona Dawidi yitotomba ko Imana isa n'imuri kure, nkaho agira ati muri Zaburi ya 10:1 yaravuze ngo Uwiteka niki kiguhagaritse kuri, niki gitumye wihisha mu bihe nari ngukeneye cyane. Ayiwe igihe mukeneremo, mbese niho igihe mukeneremo nibwo yamubuze. Nanone Zaburi ya 22:1 abandi n'uwa mbere yaravuze ngo Mana yanjye niki kikundekesheje, niki gituma ujya kure yanjye, niki gituma wirengagiza ijwi ryo gutabaza kwanjye, niki gitumye untakure. Iyo ni Zaburi ya 43:2. Haleluya. Mu by'ukuri ntabwo Imana yabaga yataye Dawidi, kandi nawe ntabwo ikujya kuri. Inshuro nyinshi yasezeranije ngo sinzagusiga sinzaguhana, ariko ntabwo Imana yigeze isezeranya ngo iteka ryose uzumva nkuri hafi. Mwumve iryo tandukaniro. Imana yarasezeranye iravuga ngo sinzagusiga sinzaguhana, ariko ntiyigeze isezerana ngo ivuge ngo iteka ryose uzumva nkuri hafi. Nshobora kutabyumva, ariko ntibivuga ko yagiye, ntibivuga ko yantaye. Haleluya. Umwuka w'Imana aganiriza abahagaze mu bihe nk'ibyo ngibyo, kuko deje umuntu ahagaze mu bihe nk'ibyo ngibyo aba yumva amagambo yose bavuga ari amagambo tu. Ugatumva navuge n'ubundi yaravuze, sinabwo bwa mbere yigisha, navuge nyine arangize tunataye. Oh haleluya. Umwuka w'Imana akugarukeho. Yesu ashimwe. Ntizigera iguta, ntizigera iguhana, ariko ntigeze isezerana ko wowe uzahora uyumva bugufi bwawe. Mu by'ukuri Imana ubwayo yiyemerera ko hari ubwo iduhisha mu maso hayo. Hari igihe mu buzima bwawe Imana imera nka Dizata, batanze urugero rwa Dizata cyangwa umusirikare watorotse urugamba. Uyu mukozi w'Imana nabonye ari umupasiteri ushaje uyitwa Floyd MC, biriya ntazi gusoma. Nabonye ari umukozi w'Imana ushaje ushinze amatorero, wigisha abavuga butumwa, uhugura n'ibindi, ufite umuhamagaro wo gukomeza abandi. Ngo abivuga muri aya magambo, ari igitabo yanditse ngo urabyuka igitondo kimwe ugasanga ibyo wibwiraga mu bugingo byose byayoyotse. Ntiwari wamara iminsi ufite kwizera Imana kwinshi, ariko igihe kimwe ukabyishakamo kumva ntubibona, kumva byagiye. Yarabyanditse arabivuga ngo ibyo wari wiringiye byose byumvaga waribitse mu bugingo bwawe ukumva bimeze nk'ibyagiye. Ugasenga ariko ntihagire ikiba, ukirukana Satani ariko ntibigire icyo bihindura, ugakora imyitozo yose yo mu bugingo yakugarura mu imbaraga ntibigire icyo bitanga, ugasaba inshuti zawe zikagusengera, ukatura ibyaha byose ushobora kwibuka, ndetse ukagera aho wumva warahemukiye, ndetse ukagira abo wumva warahemukiye bose ukabasaba imbabazi, ukiriza ubusa ugasenga ariko ashwi ntihagire ikivamo. Ayiwe, ugatangira kwibaza ngo igihe icyo gihu cyo mu bugingo kizamara, ese ni iminsi, ese ni ibyumweru, ese ni amezi, ese ahubwo kizagira iherezo. Ugasenga ariko ukumva amasengesho yawe ameze nk'ayikubita ku gisenge cy'inzu akakugarukaho. Wamara kwiheba ugatangira kuvuga ngo ese niki kitagenda mu buzima bwanjye. Ibyo bihe mwari mwabibamo? Ndahamya ko abakristo bose babicamo. Bamwe bashobora kubicamo kenshi, abandi bashobora kubicamo rimwe mu buzima. Nta cyaha wakoreye Imana utayihemukiye, utarangaye, utaretse gusenga, utaretse gutura, utaretse gutanga ibyacumi, utaretse gukora bya bintu byose, ya myitozo yose tuvuga ko ariyo yo kubaha Imana, byose ukibikora ariko Imana ukumva ntuyumva bugufi bwawe, ukihana ibyaha byose ukabimarayo. Mu by'ukuri si uko haba hari ikitagenda, ni igeragezwa risanzwe rituma ubucuti bwawe n'Imana bukura. Buri mukristo abinyuramo nibura rimwe mu buzima bwe, cyangwa se kenshi ku bandi. Bica intege kandi bigakura umutima, ariko bigira akamaro gakomeye mu guteza imbere kwizera kwawe. Kubisobanukirwa nibyo byahaye Yobu ibyiringiro ubwo atashoboraga kumva Imana imuri hafi. Nibwo yavuze muri Yobu 23:8-10, nibwo yavuze ati iyo ngiye iburasirazuba ntihari, najya iburengerazuba sinyibona mu majyaruguru kuko iranyihishe. Nahindukira amajyepfo nayo sinshobora kuyibona, ariko yo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nk'izahabu mu muriro nzavamo ntunganye. Haleluya.
ibi byiringiro Yobu yabikuye he? Uzi kuvuga ngo nimara kungerageza nzavamo ntunganye. Wayishakiye haruguru ukayibura, ukayishakira hepfo ukayibura, ukayishakira inyuma n'imbere hose ukayibura, ariko yari afite icyiringiro asigaranye mu mutima. Aravuga ngo nubwo njyewe nayibuze, yo izi nzira njyewe nyuramo. Ni ukuvuga ngo narayibuze ariko yo ntiyambuze. Haleluya. Nimara kungerageza nk'izabo mu muriro, nzavamo ndabagirana. Haleluya. Nzavamo ntunganye rwose. Iyo Imana isa n'iri kure yawe, ushobora kwibwira ko ikurakariye cyangwa irimo kugukosora kubera icyaha wowe wakoze. Nibyo koko icyaha cyica ubusabane bwiza n'Imana, ariko siyo mpamvu Imana iba yabaye nk'itwihishe. Ariko kenshi kumva Imana yakuretse cyangwa uri kure yayo ntaho bihuriye no kuba wakoze icyaha, n'igeragezwa ryo kwizera kwawe. Yemwe abageragezwa nimwihangane. Ikosa abakristo benshi bakora muri iki gihe nuko baramya Imana bashaka kumva akanyamuneza aho gushaka Imana ubwayo. Tuba dushaka kumva des sensations, akanyamuneza ukuntu twiyumvemo tubone kumenya ko Imana itwegereye. Imana yacu dutabare. Iyo ukiri umwana mu gakiza, Imana iguha amarangamutima menshi yo kuguhumuriza ndetse igasubiza amasengesho usenga, amwe ari mu bwana bwinshi no kwirebaho kugira ngo umenye neza kwiriho koko. Mwumvise icyo Imana ibikorera? No kugira ngo umenye kwiriho. Numara kumenya kwiriho, mwigirana imbere nyine nk'abana bakuze. Ariko uko ugenda ukura mu gakiza, izagenda igucutsa kuko udashobora guhibera umwana w'imyaka 10. Niko nyine natwe twacutse. Ariko uko ugenda ukura mu gakiza, izagenda igucutsa kuri ibyo wishingikirizagaho. Kuba Imana iba ahantu hose no kugaragara ko Imana ahantu hose ni ibintu bibiri bitandukanye. Iri hose ariko siko hose igaragara. Kimwe ni ihame ridashidikanywa, uvuga ngo Imana iba ahantu hose, iryo ni ihame ridashidikanywa. Kuba nayumva ahantu hose, icyo cyo ni akanyamuneza k'amarangamutima gusa. Ushobora kutayumva kandi ntibivuga ko idahari. Haleluya. Kuba iri ahantu hose, ryo ni ihame. Muranyumva nshuti z'Imana. Ariko kuba nayumva ko ni akanyamuneza ko mu marangamutima. Haleluya. Haleluya. Nukuri ko Imana ishaka ko umenya ko iri kumwe. Nukuri ko Imana ishaka kumenya ko iri kumwe nawe. Ariko icyo yifuza kurutaho nuko wayizera kuruta ko wayumva. Kwizera niko kunezeza Imana, ntabwo ari amarangamutima. Imana yifuza ko wayizera n'igihe utayumva. Haleluya. Igihe kizakurushya mu kwizera kwawe kuruta ibindi, nubwo uzaba uri mu bibazo, wahamagara Imana igasa n'iyazindutse yatembereye kandi ibera hose icyarimwe. Nicyo gihe kiruhije cyo mu myaka yacu yo kwizera. Imana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Urucantege rukomeye nuko mu bice 37 byose muri Yobu, ibice bibanza habaye ibyago kugeza ku gice cya 37, Imana yasaga nkaho yihishe, yaracecetse. Wahimbaza Imana ute iyo utumva ibirimo kukubaho, kandi wabaza Imana igasa nkaho itakumva? Ese wagomba ku Mana ute mu bibazo kandi mukaba mudashobora kuvugana? Watumbira Yesu ute kandi amaso yawe yuzuyemo amarira? Tugarukeho umwuka w'Imana. Haleluya. Twibutse ko Imana yacu itazindutse, twibutse ko Imana yacu naho yagiye, twibutse kuri kumwe natwe. Aratugira inama ngo tujye dukora ibyo Yobu yakoze. Yobu igice cya 1 umurongo wa 20 kugeza ku 21, ngo Yobu yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubintwaye, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ariko uyu mugabo we yari yaracuditse n'Imana. Uza abana bagipfa, ibintu bigishira, bakikuza kukubikira, ukavuga ngo Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubintwaye, akagerekaho ngo izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Twebwe twavuga ngo iki? Ukwanzi iyo yamaze kubiduha duhita tubifata nk'ari ibyacu. Abana yarabampaye nyine n'abanjye, ubutunzi yarabumpaye nyine n'ubwanjye. Ariko Yobu yibutse ikintu, aravuga ati ibi bintu n'ubundi ariko sinjye bikomokaho, n'ubundi ni Imana yabimpaye. Nashobora kuba ntarabyaye, nashobora kuba ntaratunze, ni Imana yabimpaye. Ibwo ibyishubije, izina ryayo nirihimbazwe. Haleluya. Haleluya. Bimeze biti? Umwami Imana tugirira ubuntu. Amen. Arimo aratugira inama z'uburyo twakwitwara
kugira ngo tubashe gukomeza gutumbira Yesu no mu gihe mu maso yacu harimo amarira. Haleluya. Ni ibintu bine, yego, hanyuma tukarangiza. Icya mbere ngo werurire Imana uyibwire uko wumva umeze. Tugeze kubivugaho muri cya gice cyo kuramya kunezeza Imana. Werurire Imana uyibwire uko wumva umeze. Usuka umutima wawe imbere y'Imana, utura umutwaro wose wumva ufite ku mutima. Yobu niko yabigenje mu gitabo cye igice cya 7 umurongo wa mbere. Yaravuze ngo sinshobora kwiyumanganya, mfite umujinya kandi umutima wanjye urashaririwe. Ngomba kuvuga sinabasha guceceka. Nuvuga ngo byabaye byinshi ntagabasha kubiceceka. Igihe Imana yasaga niri kure cyane, nibwo yatereye hejuru ijwi rye aravuga muri Yobu 29 umurongo wa 4, ngo aravuga ngo icyangarura nkuko nari imeze mu bukwerere bwanjye, ubwo ubucuti bw'Imana bwambikaga imigisha urugo rwanjye. Nuvuga ngo none narabibuze. Yesu ashimwe. Yabwije Imana ibiri mu mutima we. Ese aho waruzi ko kwaturira Imana kwiheba kwawe bishobora kuba ikimenyetso cyo kuyizera? Nuvuga ngo byibuza wizeye kwihari uri murayibwira ibikwihebesheje kuruta guceceka no kubivamo no kubyihorera. Haleluya. Nuvuga ngo kuba ashobora kubwira Imana ibinyihebesheje n'ibinteye umubabaro n'agahinda, byibuza nabyo ni ikimenyetso cy'uko ndimo kuyizera kuko nahisemo kuyibibwira. Yesu ashimwe, kuruta kuyihunga no kubyihorera. Imana yatugirire ubuntu. Dawidi yizeye Imana ariko ageze mu gihe cyo kwiheba aravuga ati, yabivuze muri Zaburi 116 umurongo wa 10, ngo nari nizeye ubwo navugaga nti birandangiranye. Arizeye kandi aravuze ngo biramurandingiranye. Byibuza yizeye iki? Uwabwira ari we Mana. Haleluya. Ariko ntiyayihisha arivuye ngo birandangiranye. Muri Bibiliya yera havuze ngo nari nizeye ubwo navugaga nti narababajwe cyane. Nuvuga ngo yabwije Imana ukuri. Yaze Imana warandetse narababajwe cyane. Tuyibwire uko twiyumva. Haleluya. Yatubwiye kandi ngo icya kabiri dutumbire kamere y'Imana no kudahinduka kwayo. Nuvuga ngo ndi mu ngorane, ubuzima bwanjye buri mu mwijima, ariko reka nkura amaso ku mwijima uhagaze imbere yanjye, nibuke ko Imana idahinduka, nibuke kamere yayo. Haleluya. Sibyo birimo gukoreka mu buzima bwanjye, ariko Imana ntihinduka kandi kamere yayo niyo kwizerwa. Haleluya. Uko ibintu byaba bimeze kose, nuko waba wumva umeze kose, wihambire kuri kamere idahinduka y'Imana. Ukomeze wiyibutse ibyuzi bidahinduka ku Mana. Ni nziza, irankunda, iri kumwe nanjye, izi byo ndimo gucamo, inyitayeho kandi ifite umugambi mwiza ku buzima bwanjye. Haleluya. Nubwo ndimo guca muri ibi, ariko Imana irankunda, Imana inyitayeho, Imana ntabwo yandetse. Haleluya. Ubwo ibyayo byacikaga kandi Imana igasa n'icecetse, Yobu yakomeje kubona impamvu zo gushima Imana. Muragenda mubona amagambo bamuvugaho hano hepfo, ariko nko mu gice cya 42 umurongo wa 2 yaravuze ngo Imana nzi ko ishobora byose, ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Kandi mwibuke ko Yobu yabivuze atarabona guhemburwa n'Imana. Haleluya. Ni mu makuba, ni mu marira, ariko yavuze ngo ibyo ari byose nzi ko Imana ishobora byose. Njye wewe ndibyanjye ntibizakoreka, ariko nzi ko ishobora byose. Haleluya. Aza kongera guhamya aravuga ngo nzi yuko izankiza. Yo turebye nanone muri Yobu 19:25, ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi kwa maherezo azahagarara mu isi. Nuvuga ngo ari mu makuba n'ibyago n'amarira menshi, ariko hari ikintu arimo amenyesha umutima we, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko umunsi umwe azahagarara mu isi. Icyo ni ikintu cyarema umuntu umutima agakomeza kugenda nubwo ubuzima bwe burimo guca mu gihe cy'umwijima. Haleluya. No kwizera kwa kudahinduka kw'Imana. Amena. Icya gatatu cyatuma ukomeza guhanga Imana amaso nubwo amaso yawe yuzuyemo amarira, no kwizera kw'Imana izasohoza amasezerano yayo. Haleluya. Igihe cy'umwuma wo mu mwuka ujye utegereza wihanganye, wishingikirije ku masezerano y'Imana, utitaye ku marangamutima yawe, kuko amarangamutima yawe icyo gihe aba yararambaraye akurikije ibihe umuntu ahagazemo. None se waseka kandi bikuriza ari byo byinshi? Amarangamutima ajyana n'ibihe duhagazemo, ariko ntacyo bitwaye. Ariko tujye duca muri ayo marangamutima, tuyatambukemo, twibuke ko Imana isezeranya ijya inasohoza. Haleluya. Kandi wibuke ko irimo kukujyana ku rugero rusumbye rwo gukura. N'ubusanzwe ubucuti bushingiye ku marangamutima gusa waba udafite imizi. Haleluya. Anga twatanga urugero rw'abashakanye. Abashakanye bagomba gusazana, bagomba kumarana igihe. Ubucuti bwabo burenga amarangamutima, kuko hari igihe amarangamutima yo kumva ukunze cyane aba yarazimye, ariko bugerekaho ubucuti cyangwa urukundo rwitwa cyangwa se ruvanze na commitment, kwiyemeza.
Haleluya. Ubucuti dukundana n'Imana iyo bagarukiye ku marangamutima gusa buba budashinze imizi, bugerekaho ubucuti twita kwiyemeza. Niyemeje kubana nayo nubwo ntarimo kuyumva, nubwo ntarimo kuyibona, nzakomeza inzira zanjye muri yo. Haleluya. Ubucuti rero bushingira ku marangamutima gusa buba budashoye imizi. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ubuntu bw'Imana buracyafite imbaraga kandi iracyari mu ruhande rwawe, kabone niyo utabyumva. Mu gihe nta kintu na kimwe cyashoboraga kumwemeza ko Imana iri kumwe nawe, Yobu yishingikirije ku ijambo ry'Imana. Nibwo yavuze muri Yobu 23:12 ngo ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Urumva guhamya gutangaje? Haleluya. Arasa nka Imana yamuretse, arasa nka Imana yamutaye, inshuti ze zirimo ziramushinyagurira, ariko arimo aravuga ngo ntabwo nasubiye inyuma. Reka tugiye inama inshuti z'Imana kandi tuyemeranyeho. Mu gihe cy'umwijima w'ubuzima bwawe, amarangamutima azakonje, azazime, ariko ntuzasubira inyuma. Haleluya. Uzavuga ngo urugendo ndarukomeje, sindi busubire mu byaha, sindi busubirane kamere mbi, sindi bureke gukomeza gukorera Imana nubwo bisa nkaho ntarimo kureba imbere. Nicyo Yobu yavugaga. Haleluya. Ngo ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yakomeje kumbera ubutunzi. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana ryakomeje kumbera ubutunzi, bumurutira ibyo kurya bimukwiriye. Nubwo Imana atayireba, ariko yakomeje mu rugendo. Haleluya. Uko kwizera ijambo ry'Imana niko kwatumye Yobu akomeza kwizera Imana, ayinambaho nubwo nta kintu na kimwe cyamushyigikiraga. Uzi kwizera Imana nta gishyigikira gihari, itanyuzamo ngo igutera akantu. Murakumva kwa kundi idutera akantu, nta kwirimo itera, nta gishyigikira ufite, ariko tugakomeza imbere. Haleluya. Kwizera kwe ntikwacogojwe n'ububabare, maze aravuga ati kuri Yobu 13:15 aravuga ati naho yanyica napfa ngize gute ntiyiringira. Ubu ni ubucuti bwashoye imizi. Haleluya. Cyaduha abarokore bameze batya, tukavuga ngo nubwo yanyica napfa nkiyiringiye. Mu yandi magambo, nabibona ntabibona, sindi bubivemo, sindi busubira inyuma. Haleluya. Barahari abantu bameze batyo? Ntago muhari? Muzagera hagati mwibwire tumva tubyaranye abo, ibyo nayo gutegerejeho ntabyo nabonye. Wapi. Icyo gihe ntago twazicarana na ba Stefano, ntago twazicarana na ba Paulo, ntago twazicarana na Yobu, ntago twazicarana na ba Yohana, ntago twazicarana na ba Petero babambwe bacuramye. Ariko reka tuvuge ngo nubwo yanyica napfa nkiyiringiye. Humura ariko ntizakwica, itarishe Yobu burundu nawe nta kizagutwara. Haleluya. Haleluya. Haravuga muri Bibiliya ngo nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Amena. Iyo wumva Imana yagutaye nyamara ugakomeza kuyizera wirengagije amarangamutima yawe, uba ugeze ku kigero gihanitse cyo kuyiramya. Haleluya. Amarangamutima yanjye aravuga iby'amarira, ubuzima mpagazemo buravuga iby'amarira n'agahinda, ariko mpisemo gukomeza kuyizera. Icyo gihe mba ngeze ku kigero gihanitse cyo kuyiramya. Icya kane, haleluya, cyatuma nkomeza guhanga amaso yanjye kuri Yesu n'igihe ayo maso yuzuyemo amarira, ni ukwibuka iby'Imana yagukoreye mu bihe byashize. Haleluya. Hari abantu bafite icyo Imana yabakoreye, ndagira ngo batagifite cyangwa bibwira ko batagifite bibuke iki kimwe cyonyine, urupfu Yesu yabapfiriye. Haleluya. Tuvuge nibwo Imana yaba itarankorera ikintu, ariko ze nigute itagigukorera. Wabyutse, wahumetse, wambaye, wariye, ntiwapfuye, uragenda n'amaguru yawe. N'abatagenda n'amaguru yabo bameze nk'akagabo. Wa mugabo witwa Nick Vujicifique, sindi nibuka izina rye, wundi udafite amaguru n'amaboko, nawe afite impamvu zo guhimbaza Imana, ajya mu mazi akoga, akagira gute akabwiriza ijambo ry'Imana. Nankaswe we nanjye duhagaze ku maguru yacu. Ariko hari igihe Satani ibyo byose abisiba, akatwereka ko nta kintu na kimwe Imana yigeze idukorera. Nanabisiba, uzibuka urupfu rwa Yesu ku musaraba no gushinyagurirwa kose yagize, n'uburyo wamutukaga, n'uburyo yambaye ubusa, n'uburyo wamuciraga mu maso, n'uburyo wamukururaga, n'uburyo bamubwira ngo se wakwikijije, n'uburyo bahakanye ko ari Imana. Uzibuka ko biriya yabikoreraga wowe. Uyu munsi ukaba warababariwe, amazina yawe n'ayanjye bikaba byanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icyo kizaduhaze no mu bihe by'amakuba n'amarira menshi. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Amen. Haleluya. Twamushimira dutuye umwami w'abami. Ntabwo amagambo ashobora gusobanura umwijima w'icyo gihe Yesu yaciyemo
kuki imana yemeye kwihanganira kugirirwa nabi biteye isoni bigeze aho? kuki? kugira ngo urokoke mu Imana yabikoreye. Cyatumye Yesu bamwica urupfu rwa buhoro buhoro n'umubabaro n'umuruho wa buhoro buhoro. Umva icyo Imana yashakaga, ni ukugira ngo urokoke umuriro w'iteka. Nicyo ngicyo yabikoreye. Haleluya. Kugira ngo uhabwe ku bwiza bwayo iteka ryose. Biravuga ngo mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorintho 5:21 ngo Kristo we nta cyaha yari yarakoze, ariko Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhindurwe gukiranuka kw'Imana. Ubwo ibyo ntibyaduhaza yemwe, bigasunika urugendo tukazagera ku iherezo. Haleluya. Biguhereza imbaraga zo gutambuka muri uwo mwijima. Yesu yemeye kureka byose kugira ngo ubone byose. Yarapfuye kugira ngo ushobore kubaho iteka. Ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo uhore umushima kandi umusingiza. Haleluya. Ntabwo wari ukwiye kuzongera kwibaza impamvu ukwiye guhora ushima. Iyo ngiyo yo kwitegereza urupfu rwa Yesu ku musaraba iraduhagije. Haleluya. Mwuka w'Imana tugenderere uyu mugoroba, abyandike mu ndiba y'imitima yacu, ubu tazasibangana, kuko ibihe byo bizifuza guhora bisiba icyo ngicyo Yesu yakoze mu buzima bwacu. Bizifuza guhora bisiba ko twakwibuka igitambo Yesu yatanze ku bwacu. Ariko reka byandikwe mu ndiba y'umutima wawe, ahantu hatagerwamo n'imiyaga n'imiraba y'isi. Haleluya. Nushoberwa udafite ikindi cyishingikirizo, basuzibuka urupfu Yesu yapfuye ku musaraba ku bwawe. Umwami Yesu abaho umugisha, mwagize neza kwihangana. Ingingo yo kuzirikana kuri munsi wa 14, Imana ibihari uko nakumva ameze kose. Haleluya. Niyumva neza biroroshye nako kuyumva, cyagiye cyo niyumva nabi ntaho Imana yanjye yagiye, irahari uko nakumva ameze kose. Umurongo wo gufata mu mutwe uri mu Heburayo 13:5b, na gace ka B. Haravuga ngo sinzagusiga na hato, sinzaguhana na hato. Haleluya. Kuko Imana yavuze iti sinzagusiga na hato, sinzaguhana na hato. Byandikwe mu ndiba y'umutima wawe, mu bihe byose uzatambukamo by'ubuzima, uzibuke ko Imana itazigera igusiga, itazigera iguhana. Haleluya. Yasezeranye ntibeshya, ntabwo imeze nk'abana b'abantu bagira uko babyuka bakagira n'iminsi bivuguruza. Ikibazo cyo gutekerezaho, nakomeza nte gutumbira kubana n'Imana, cyane cyane iyo isa n'indi kuri? Wabigenza ute kugira ngo ukomeze kuyitumbira igihe wumva isa nkaho ikuri kuri? Haleluya. Icyambere cyatubwiye ngo uzerurire Imana, uyibwira uko wumva. Cyagiye wumva ikuri kure, uzajya uyibwira uko wumva. Uyibwira uti ndagushaka ariko sinkubona, ndakabakaba ahantu hose nakubuze. Ukayibwiza ukuri. Tugiye gusenga muri Believers, ariko maze iminsi njyayo kandi sinkumve, ariko n'ubu ngiyeyo. Sindi burekeraho kujyayo, ariko n'ukuri simperuka kukumva. Sindi bureka gusoma ijambo, ariko rimaze iminsi ryarambereye ijambo gusa, nka histoire gusa, ntakurama kandemesha umutima. Iyo rero twakubititse mu buzima bwacu n'ijambo risanzwe rituremesha umutima, turisoma nk'ijambo risanzwe. Wari wumva ijambo ryajyaga rigufasha mu bihe, ariko ugahagara mu bindi bihe ritagufasha. Haleluya. Kandi uzakomeze gutumbira kamere y'Imana no kudahinduka kwayo. Mu marira menshi ntuzibagirwe kwizera kw'Imana izasohoza amasezerano yayo ku buzima bwawe. Ntiyigeze ibeshya bakubanjirije, si wowe izigiraho kubeshya. Haleluya. Kandi uzahore wibuka ibyo Imana yagukoreye mu bihe byashize, bigutere kwiringira ko n'ibindi iri bubikore. Umwami Yesu abaho umugisha, Umwami Yesu abagire neza. Reka duhaguruke dusenge, dutahana amahoro ya Kristo. Haleluya. Mwibuke ko turangije intego ya mbere y'ubuzima bwacu. Ku munsi w'ejo tuzatangira intego ya kabiri. Intego ya mbere yaravugaga ngo naremewe, cyangwa se waremewe kunezeza Imana. Intego ya kabiri iravuga ngo twaremewe kuba mu muryango w'Imana. Haleluya. Umwami Yesu aguha umugisha. Ibyo usoma muri iki gitabo ubitindeho, kandi bigira ikintu gishyashya byubaka mu buzima bwawe. Mu buryo ubanye n'Imana, uburyo usobanukiwe urukundo rw'Imana, bigende bigwira. Data nguhaye icyubahiro, uri mugari cyane, ntabwo tubasha kukuvuga nk'ukuri. Tumenyaho agace gatoya, ariko ako twamenyeho Mwami hari amahoro kaduhesheje, hari ibyiringiro kaduhesheje. Nongeye guhesha umugisha ubu bwoko bwawe Mwami, abo tubana hano, abakurikira ijambo hirya no hino n'abazarikurikira. Komeza utwihishurire, komeza utwihishurire Mwami, komeza utwihishurire ku rundi rwego. Mwami nongeye gusengera abahagaze muri iki gihe aho Imana isa nkaho iri kure, kugira ngo wongere ubasange Mwuka Wera w'Imana. Iri jambo rihinduka ubuzima muri bo,
mu marira menshi amanuka mu maso yabo, amaso yabo ntibayagukureho, bakomeze kugutumbira no kuyahanga kuri wowe mu bihe mwami bitarimo gishyigikira, mu bihe mwami bitarimo n'agacu. Uwiteka ndakwinginze gukomeza imitima yabo kugira ngo badasubira inyuma, ukomeza intambwe zabo aho wari warazigeneye mwami. Mwami turabihamya ko tuzasohoka tumeze nk'izahabu, tuzasohoka tukubereye abakobwa n'abahungu wishimira kurutaho, tuzasohoka duhagaze ku rundi rwego rw'ubusabane nawe tutari dufite mwami mu minsi yatambutse. Ngaho hesha umugisha ubwoko bwawe, nibagirirwe neza, umugisha n'ubomeho, bataha mwami ugendane nabo. Iri joro ritubere ijoro ryo kuganirizwa nawe no kukubona birenzeho mwami. Abazamutse mu cyumba cyo hejuru barimo gushaka mu maso hawe, bagirire neza, subiza gusenga kuzamuka mu ndima y'imitima yabo, bagwirize imbaraga. Kandi mwami turagusaba irya migisha yose mu mwuka twaboneye muri Kristo Yesu, ongera utwihishurire kurutaho mwami. Tuzasohoke muri aya masengesho dufite ubundi bwiru bwawe twamenye ngo bwa bindi ubikira abagukunda, bwa bindi ubikira inshuti zawe. Dore twarakwegereye mwami w'abami, twemerere nawe wemere tukubone. Urakoze papa, mpesheje umugisha abatanze mwami umwanya wabo bakuba hano hantu, abakoresha impano zabo mu buryo butandukanye, bagire neza kandi ukomeze ubiyereke. Ku munsi w'ejo uzongera ubane natwe, kandi ku manywa yose imbaraga zawe zizakorera muri twebwe. Tuzagira ibihe byiza byo kwiherana nawe no kumva icyo tubwira, kugira ngo turusheho kugendera mu nzira zawe. Icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka dutahane amahoro ya Kristo.